Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze hano kuri AYS cyangwa se kuri Abayo Yvette Sandrine. Mu gutangira reka mbanze nibuke ko hari abantu tutaziranye, ninjye nyiri ayo mazina, ninjyewe Abayo Yvette Sandrine, ninjye dusanzwe tubana mu biganiro bitandukanye hano, ibiganiro bigaruka kuri topics zitandukanye, amateka y'abantu, ubuzima, inkuru z'urukundo zitandukanye abantu benshi cyane mukunda, n'ibindi byinshi bitandukanye musanzwe mubona kuri no YouTube channel. Hanyuma rero ntabwo ndi buze kujya mu bintu byinshi bitari mu by'ukuri kinzanya ahangaha. Ikintu kinzanya ahangaha ni ikijyanye n'itangazo maze iminsi ntanze. Maze iminsi ntanze itangazo aho nshaka kubanza kuribasomera kugira ngo dutangire, kuko ntekereza ko wenda hari abantu batigeze baryumva. Ndashaka ko tuza gutangirana nabo twese turi kumwe ku buryo biri buze kuza kuba ari ibintu byoroshye, umuntu n'umuntu utaruhari abashe kumenya niki cyabaye, nicyo n'umuntu aje kutubwira, hari ikihe kibazo ese aratwifuza w'iki nyine mu by'ukuri mubashe kumenya impamvu nabahaye rino tangazo. Iri tangazo ryaragiraga riti itangazo ryo guteguza. Bakunzi ba AYS, mu hagati handitsemo Abayo Yvette Sandrine, mbandikiye mbamenyesha ko kuwa mbere ku isaha ya 12:00 z'umugoroba hari ikiganiro cyihariye nzakora ngaragara. Ikiganiro kizagaruka ku buzima maze iminsi ndimo gucamo, aho muri make nzababwira umugabo urimo gushaka kwangiza izina ryanjye. Nababwiye ko kandi uyu ari umuntu nzababwira izina hamwe n'ibyo akora. Ntabwo ari ibi gusa, kuko harimo n'ishyari kungendaho, gukoresha ubwenge bwanjye nta burenganzira, karenzaho no kuvuga ko ndi umukobwa, ko ntakwiriye iterambere. Narakomeje ndababwira nti nyuma y'ubwumvikane nagerageje ariko kandi bukanga, iki ngiki ni ikiganiro kizabanziriza izindi ngamba nzakurikizaho nazo nzababwira. Nsoza mbabwira nti ndabakunda cyane mwese, murakoze. Iri ni itangazo rigiye kumara iminsi 2, kuko iki kiganiro nikiza kuza gucaho amasaha y'igihe nagishyiriyeho biraza kuba bibaye iminsi 2. Ryari itangazo ryo kubateguza. Mu gutangira rero ushobora kwibaza ngo uwo mugabo ninde, hari ibihe bibazo byavutse, ni ikihe kintu mu by'ukuri Abayo yifuza. Mbere na mbere yuko dukomeza kubijyanye n'uwo mugabo n'ibyo byose ngiye kubabwira, reka mbanze mbashimire. Iri tangazo rikimara kujya hanze narishyize kuri platform zitandukanye, narishyize kuri Instagram, kuri story, ryabonye likes nyinshi. Nekereza ko ariyo post yanjye ya mbere yagize likes nyinshi kurenza izindi zose nsanzwe nkiraho, ndabashimira. Kuri WhatsApp abantu b'inshuti zanjye baranyandikiye ni ibiki byabaye, uwo muntu ninde, ari kugushaka wiki, nyine mbona abantu benshi bari concerned. Kuri YouTube umuntu wese yajyaho akabireba, nagerageje ku likinga comments zanyu kuko ntabwo nari bubashe kuzisubiza zose ngo nzirangize. Ibyerekana yuko abantu benshi mu by'ukuri bari bitaye ku kintu ndani ngiye kuvuga, cyangwa se bari bateze amatwi mu by'ukuri ikintu ngiye kubabwira. So rero ntabwo ndi buze kuza gutinda, n'ubundi ndaza guhita ninjira mu kibazo uko kimeze, uko giteye nyirizina, kugira ngo mubashe kucyumva, mubashe kumva neza ibijya mbere. Ubundi Abayo normally, reka mbanze nivugeho gato. Ku bantu batanzi, ngiye nkunda amahoro cyane. Hari inshuti zanjye zimbwira ko ndi umu introvert, nta kizamini nagiyemo cyabyo ngo mbashe kumenya ngo uyu muntu koko ni umu introvert. Umu introvert ni umuntu udakunda kuvuga ibintu bye, udakunda gushyira ubuzima bwe hanze, udakunda kuvuga ngo nkunda kurya isombe, ngo nkunda kurya ibirayi, ngo nkunda kubyina. Ni umuntu ukunda ko ubuzima bwe buba ari ubwe. Ntabwo ari umuntu ukunda gusangiza ubuzima bw'abantu. Ntabwo ari uko ndi ashamed y'ubuzima ndimo, kuko ubuzima bwanjye ndanabukunda, ni n'ubuzima bwa ku inspiring abantu benshi. Ariko kuba kugeza uyu munsi mutambona mu ma interview menshi, ntabwo ari uko mbuze icyo mvuga, ahubwo nuko nkunda kuba mfite privacy yanjye, nkunda kuba ndi umuntu ku giti cyanjye. Icyo kintu nicyo kintu nabanza kuvuga, nicyo cyambere. Ikindi kintu cya kabiri, kuba nabwiye ko nkunda amahoro, nuko kugeza uyu munsi industry turimo ni industry duhuriramo n'abantu benshi, ariko kuba kugeza uyu munsi mutarigeze mumbonana n'umuntu runaka ngo muvuge ngo uriya muntu afitanye ikibazo na Abayo, ngerageza kubanira neza abantu. Hari ababyita kwitaka cyangwa iki, ariko ndabizi buri muntu wese abazi ibice bimwe bye byiza, yari umuntu muzima akaba azi n'ibice bimwe bye bibi. Njye rero mu bice byanjye ngerageza kubanira abantu neza, ntango ndi umuntu w'amatiku wo kuvuga ngo uyu muntu akoze iki none kambyuke mutuke mubwire nabi. Oya, I try my best kubona ibintu mu buryo buri positive. Ibyo ngibyo ni ibintu kiramo imbaraga nyinshi, kandi Imana iramfasha bigakunda kabisa, bikagenda neza. 90% y'abantu bose tubanye ntango tubanye nabi. Kuba nicaye hano maze umwaka urenga, ntekereza ko kino kiganiro gishobora kuzaba. Ntabwo nari ndi siyo, kuko
numvaga ko abantu bari muri kino kibazo mu by'ukuri twese turi dukuze, numvaga ko turi abantu bashobora kwicara bakaganira ikibazo kikaba solved mu buryo bwiza. Ni gutyo nabyumvaga, ariko se niko byaje kugenda? Oya, ntabwo ariko byaje kugenda. Mpita ninjira mu kibazo. Ninde waguteje ikibazo? Yaguteje ikihe kibazo? Ubwo icyo kibazo mu kugisubiza ndaza guhita mera ahantu nakoze kuri TV1, narabibabwiye. Niho hantu banyigishije kweditinga, niho hantu banyigishije gusoma, niho hantu banyigishije kuba uwo ndiwe kugeza uyu munsi nicaye hano. Nyuma yo kuva muri TV1 nerekeje muri BTN. BTN nibo bantu bamfashe nk'umukozi w'ikigo bwa mbere. Nicaye kuri televiziyo nkajya nkora ikiganiro kiranakundwa, abantu bazi ikiganiro Beyond Eyes, bazi ukuntu hari ikiganiro kimwe mu biganiro byari bikunzwe muri kino gihugu, vraiment ntabwo ari ukwitaka, birazwi. Urumva? Mva kuri BTN nerekeza kuri Red Blue JD, ari naho hari ikibazo uyu munsi. Red Blue JD niho hari ikibazo kuri uyu munsi, ni nacyo kintu ngiye kubabwira. Umuntu dufitanye ikibazo ni nyiri Red Blue JD, yitwa Jackson Dushimimana. Hari abantu batunguwe bavuze ngo bishoboka bite ko wagirana ikibazo n'umuntu mwakoranye hafi imyaka 2, kuko twakoranye umwaka n'amezi 9 niba ntibeshye, ntabwo nabibaze ngo ndebe neza niba ari byo. Umuntu witwa Jackson Dushimimana niwe muntu ukuriye Red Blue JD, niwe muntu twakoranye wagombaga kumpemba, niwe muntu nagombaga kuripotinga ibyo nakoze, niwe muntu nagombaga gusezera mu gihe nagombaga kuva mu kazi. Nuvuga ngo niwe nitaga boss wanjye mu gihe cyose namaze muri kiriya kigo. Icyo ni igisubizo cya mbere ku byo nari nababwiye, kinasubiza impamvu nari nababwiye ko nzababwira uwo muntu hamwe n'amazina ye hamwe n'ibyo akora. Twinjira rero mu kibazo, umuntu ashobora guhita yibaza ngo ko ki wavuze ishyari, kubera iki wavuze kungendaho, kubera iki wavuze bira byose wavuze. Reka duhere ku kiswe, sinzi n'ahantu twahera vraiment. Reka duhere ku kuba nicaye hano, ngiye kuba nicaye hano ntabwo mu by'ukuri ntababeshye, ngiye ngira 6e sansi ikora, ngira instinct, ngira ku feeling ikintu ko kizaba mbere yuko kiba. Natekerezaga ko bishoboka ko nge n'uriya mugabo twazagirana ibibazo, ariko ntabwo natekerezaga ko bishobora kugera ku rwego bigezeho. Red Blue JD twarakoranye, mu gukorana ibyo ngibyo ni ibintu nzagenda mbasobanurira mu biganiro bindi bizaza. Mu gukorana turakorana mu by'ukuri nta muntu ku isi natekereza witanze nk'uko nitanze mu kazi kuriya mugabo. Tuvuge nk'urugero, uriya muntu wakinnye muri Black Panther yapfuye, Chadwick Boseman, nari ndi muri mariage i Nyamata. Arampamagara arambwira, wayibonye ko wa muntu wakinnye muri Black Panther yitabye Imana? Ndamubwira yego nabibonye. Arambwira ati watega moto se ukaza ugakora ikiganiro. Tekereza ko wagiye muri mariage y'umuntu, inshuti yawe magara, wambariye umugeni, nari nambaye akantu bya bindi byo muri mariage murabizi. Reba gushaka umuntu uri buze kugusimbura mu bantu bitabiriye ubukwe, ubwo no gushaka umuntu ufite kwafe, no gushaka umuntu iyo mikenyero yawe yakwira. Ndamushaka, ndabimuhereza, umuntu asigara muri iyo mariage, nza gukora ikiganiro cya Chadwick Boseman. Ndi kugira ngo mbumvishe urugero rw'uburyo nitanze mu gihe nari nyiri mu kigo cy'uriya mugabo. Ikiganiro ndaza ndagikora, ni twebwe twaplodinze ikiganiro cy'urupfu rw'uriya mugabo bwa mbere mu binyamakuru byose bya hano mu gihugu. Diego Maradona yitaba Imana, nari ndi Nyanza. Iyo nkuru yamenyekanye nijoro, byari muri 2020, ntabwo nibuka neza umunsi, ariko nari ndi Nyanza ndabyibuka. Nta nubwo natekereje kabiri, nahise nza. Nta nubwo nateze, sinzi niba no gutega byari byemewe. I think ko byari muri bya bihe bya COVID, sinibuka neza. Hitanza nzana n'imodoka, amafaranga umuntu yishyura imodoka itari yo gutega mwese murazi ntabwo ari amafaranga makeya. Ndaza nkora ikiganiro cya Diego Maradona. Perezida wa Tanzania yitaba Imana, Magufuli. Twari twasohotse n'inshuti, turimo gusangira, ari nijoro, yitabye Imana nijoro. Inkuru nyimara kuyimenya, nahise nsiga ibintu byose nari mfite, ndagenda njya kuri codingana n'umwana twakoranagayo hariya witwaga Jackson Semahoro. Tukiri n'ahandi abantu bataza kuza kwitiranya Jackson Dushimimana na Jackson Semahoro. Jackson Semahoro nayo n'umu victime nkanjye, nawe yakoze muri kiriya kigo. Jackson Dushimimana niwe nyiri kigo, niwe ndi kuvugaho none, ntabwo ndi kuvuga Jackson Semahoro. Turagenda
turi kodinga Magufuli, dukora ikiganiro turara tucyaprodinze nijoro kugira ngo abantu baze kubasha kubona inkuru zigezweho kandi zikoze mu buryo bwiza. Ibyo bintu mu byumve. Mwabantu mwe, hari igihe ibintu bigera kubisobanura mu buryo buri detail bikaba ari ibintu byaba byinshi. Ibyo ngibyo ni akantu gato cyane kagatonyanga k'ibintu byinshi nakoze ndi muri kiriya kigo. Kwitangira ikigo nakoreraga, of course byari inshingano zanjye, byari ibintu bikwiriye nk'umukozi kuba nagenda nkavuga nti ibi bintu ndimo ndabikora, kuko nyuma yo kwitangira icyo kigo ndimo gukorera nanjye ubwanjye ndimo kubaka CV yanjye, ndimo kubaka aheza hanjye, ndimo kubaka ahantu runaka ho kuzagera, kandi ibyo bintu mu buzima bwanjye byanze bikunze hari ahantu runaka bizangeza. Ubwo tukiri muri icyo kigo tukirimo gukoramo, amafaranga yarabonetse, guhembwa reka ari byo duheraho. Sindibuze kuzanga ngo mvuge ngo Sandrine bari bakwemereye kuguhemba amafaranga ngahe, baguhaye angahe. Ahubwo Jackson, we dushima Imana, uri wanyemereye kumpemba amafaranga ngahe, wampembye amafaranga ngahe. Aho ngaho ikibazo cya mbere cyaravutse. Turabona turi ikigo kigitangira kwiyubaka, turi abantu bakiza, nta mafaranga dufite yo kuguhemba. Nje gukorera ubuntu se? Oya. Ariko nubwo utaje gukorera ubuntu, aya mafaranga yawe turi buze kuyakatingamo kabiri, ntabwo ayo wari wemerewe gukora ariyo mafaranga uzakorera. None se ibyo bintu byanditse he, birahagana he? Ati mu minsi iri imbere tuzakuzana contract. Okay, ndavuga nta kibazo, kuko ntabwo ari contract ya mbere nari ngiye gusinya contract. Nari narakoze muri BTN mu byibuke. BTN nari narasinye contract yawo. Hashize iminsi anzanira contract mu kuyisoma, abantu mwakoze muri Red Blue Jade mumbabarire bino bintu nituze kuza kubigira nk'aho ari nge gusa wagize kino kibazo, kuko 90% twese twarakigize. Mu gusoma contract nasanze irimo ubwikunde bwinshi kuri ba nyiri ikigo kurenza kwita ku bakozi bayo. Sindinjije, ntabwo ndi umuntu wabyuka ngo Sando ngo kora bino bintu ntabanje kubitekerezaho kabiri. Nararebye nsanga iyo contract kuyisinya ni ukwishyira mu maboko y'abantu mu by'ukuri ntizeye ko nzagumana nabo, kandi bisa nkaho ngiye kugumana nabo ubuziraherezo. Kontra yabo nanze kuyisinya, ntabwo no kontra ndibuze kuyisinya. Kubera iki? Kuko irimo kwikunda kwinshi ku kigo. Ibyo bintu, iyo kontra sinzi nimba hari ahantu nabona fotokopi nko ku bana bayisinye, kuko nta nubwo nabo bazibahaga vraiment, ntabwo ndi kubabeshya. Barazaga kubwira ngo ushyiramo amazina yawe, ushyiraho na sinye yawe, ugahita usinya. Hari abantu benshi batazi ibintu uyu munsi basinyiye, ariko nje ntabwo ndi muri abo bantu basinyiye ibyo bintu, nanze kubisinyira. Red Blue Jade dukomeza gukorana, kuma amafaranga yanjye bikomeza kuba ikibazo. Kubana nawe, imibanire n'abantu byakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, mu buryo ngiye no kubisobanura mu buryo burambuye ni ibintu byazasaba ikindi kiganiro, kandi koko nzagikora, kuko nta kintu na kimwe kizambuza gukora ibintu byambaye, kuko ano n'amateka yanjye n'ubuzima bwanjye. Nkeneye kurenganurwa, nkeneye gutanga ukuri kwanjye, nkeneye kuvanaho umwanda ku izina ryanjye. Uriya mugabo Jackson dushima Imana hamwe n'ikigo kibarimo kugenda bashyira ku izina ryanjye, kuko ntabyo nkeneye. Ibyo bimaze kuba, gukorana n'umuntu utaguhemba neza, utaguhembera ku gihe, byaranze. Mubyibuke ko nababwiye ko ino ni part 1. Hano nagerageje kuvuga mu buryo buri professional, hari ubundi buryo buri the so called private nzavuga. Ibi ngibi ni ibintu nakwita ko biri professional nje kuvugaho nona, ntabwo biri buze kurangira. Hano hari n'ibindi byinshi nzakomeza kugenda mbabwira. Ndamwicaza ubwo icyo gihe ibyo yaravuyemo nabyo nzabibabwira. Ndamubwira rero Jackson, uri kubona gukorana nawe birangora, ariko ntabwo birimo gukunda. Twaganiriye kenshi ku buryo twakemura kino kibazo, byaranze. Ndagiye. Icyo gihe abantu bazi muri Red Blue Jade hari inzu iri haruguru, hakaba n'akazu kari hepfo. Twe twari turi mu kazu kari hepfo. Ikintu cya mbere yakoze, yaransetse aratembagara. Uragiye? Ugiye hagana he? Ugiye gukora ibiki? Ndamubwira ngiye kwikorera, nzashinga YouTube channel mu minsi iri imbere. Bino bintu nkora ibiganiro, it's my passion, nzabikora. Ngo hehehe.
hari abantu bazi kumwigana ariko njye ntabwo ndi umwe muri abo ngabo ngo ugiye gukora ngo YouTube channel. Sando YouTube channel ntabwo yize. YouTube channel wowe abayo YouTube channel ni yego ati ntabwo uzabibasha. Why? Kuki nazabibasha gukora YouTube channel? Ntabwo mushobora kwizera ikintu yambwiye. Wakwibaza ngo ni iki yambwiye? Cyarambwiye ngo uri umukobwa. Ndi umukobwa ntabwo nzabasha gukora YouTube channel. Ati yes, ari proud. Ntabwo nababeshye njye byarambabaje. Ni gute igihe cyose twakoranye nari ndi umukobwa? Nta na rimwe nigeze mba umuhungu mu myaka yose twakoranye. Naguhaye views y'amamiliyoni, wakuyemo amamiliyoni yo kubaho. Naragutunze mu buryo buri clear. How comes umbwira ngo ndi umukobwa ngo ntabwo nzakora YouTube channel kuko ndi umukobwa? How comes? Ndamubwira ni umukobwa nanga akora YouTube channel. Arambwira ngo mbwira abakobwa 3 muri kino gihugu cy'u Rwanda uzi bafite YouTube channel. Kuko iyo hari situation tugeramo twebwe nk'abantu, umuntu akakubwira ikintu gahita wumva icyo kintu nicyo nyine kigahita kituma ubwenge bwawe buba shattered, like ukumva nubwo ibintu urimo kuvuga nawe bwaho bizi. Vraiment nababeshye abo bakobwa nabatekereje ndababura. Nyuma nibwo naje gutekereza nsanga abo bakobwa suko bari babuze, ahubwo ntabwo nari ndi mu byukuri mu bwenge bwo kubatekereza, ahubwo nari ndi muri denial. I was asking myself, kuba ndi umukobwa nibyo bizatuma nakora YouTube channel? Abo bakobwa ntabwo nigeze musubiza. Arangije mu kajwi gatuje cyane arambwira ngo muhamuzi yuko ngo abakobwa ngo mushukwa n'iki gihugu ngo kibimvisha yuko muri abantu buzuye, ngo mukumva ko namwe mukagenda mukabyimba ngo mukabyimbisha. Yavuze igitsina cy'abagabo ibice bimwe mu bikigize. Ntabwo ndibuze ko ukivuga mu mbabarire, ariko igitsina cy'umugabo ibice bimwe mu bikigize bibiri, ngo mukagenda mukabyimbisha ibyo bice mutanabigira, ngo mukumva ko hari ahantu runaka muzagira. Ngo never, ngo ntabwo ari gutyo bikora. Gusa Sandrine ngo ntabwo wava muri Red Blue Jade ngo umbwire ngo ugiye gushinga YouTube channel yawe, ngo umbwire ko ugiye kugira aba subscribers 2,000 bizamuke. Unana 10k wagira men, unana 10k wagira. Ngewe ibintu nk'ibyo mu byukuri ntabwo ari kubabeshya, kuko nizera ko narerewe mu muryango mwiza w'amaye urukundo, ariko ibyo bintu byankoze ku mutima ku buryo n'iki gihe mbitekereje mba numva hari akantu ko ku mutima kanzamo nyine nkumva I'm very sad. Umuntu kugeza uyu munsi ndi kubabwira nta nubwo arageze imyaka 30 y'amavuko, aracyari umwana muto, ariko tekereza umuntu utekereza ibyo bintu akabimbwira. Twarakoranye afite ibiganiro byanjye kuri YouTube channel ye byagize 600-700 bya views. Ibiganiro namukoreye birenga 1,000-2,000 byamuhaye amamiliyoni y'amafaranga, agahindukira akambwira ngo ndi umukobwa nta kintu nzigezaho. How comes ubwira umwana w'umunyarwanda ikintu nk'icyo ngicyo? How comes? Vraiment nababeshye uwo munsi niriwe ndi mu rugo ndi kureba movie babaye, nta n'umuntu nabashije kubibwira kuri iyo moment, ntawe. Gusa nyine numvise ko ntizewe, ko nta cyizere ngomba kwigirira. Gusa nanone kuko ngiye ukuntu nteye ntabwo ngiye ndi fighter, ndanabizi cyane buriya n'umuntu ushaka kumenyera ku bintu nk'ibyo byakazana n'utwo tugambo aransitsa, kuko ngiyewe ntabwo ndi umucika ntege mu buzima bwanjye, ndi umurwanyi. N'umuntu wese unzi ibyo bintu arabizi. Kumbwira ayo magambo arambabaje of course, kuko ndi umukobwa ndababaye, bimbabaje cyane kuko bivuye mu muntu nizera, mu muntu w'umugabo, mu muntu twakoranye, mu muntu uzi agaciro kanjye nk'umukozi. Icyo kintu nicyo kimbabaje. Ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo utwo tugambo tumeze gutyo dushobora gutuma ngenda ngo njye munsi y'intebe, njye munsi y'ameza ndyame. Why? Ntabwo byashoboka. Nararyamye ndababara, ariko nishakamo imbaraga
mpita nanarefutinga muri groupe yaduhuzaga nk'abakozi bo muri Red Blue Jade. Ndangije ndagenda ubwo aho ngaho tuhastakinge nkiriyo hari amafaranga yanjye y'amezi yagendaga anguma makambira n'amafaranga tuzaguha muri kuri ya kwezi. Amafaranga ndagenda aba menshi kuko namusezeye ambwira nayo magambo yarandimo amafaranga menshi ndibuze kubabwira umubare wayo mbereke na message mutaza kugira ngo najanga no nazanye ngo hanga no gusebya umuntu twakoranye. Oya ntango ndiyo type y'uwo muntu. Ubwo ndagenda bibwira umuryango wanjye kuko ngiye mfite umuryango umbwira byinshi mu binyerekeyeho, nibo bambyaye nibo banzanye kuri no singomba kubabwira ibyanjye. Mbibwira papa mbibwira mama nasezeye abantu twakoranaga. Ndimo ndatekereza kujya kwikorera. Ababyeyi banje buri munsi ndabibabwira n'abasirimu bantera imbaraga courage, nimba wumva bikwiriye kujya kwikorera it's fine, ikibazo cyose uzagira wumva dukeneye kuba twagufashamo uzatubwire njya kwikorera. Aho ngaho niho hantu hambere nabwiye umubyeyi wanjye nti ariko mama hari umuntu wambwiye ngo ndi umukobwa ibi bintu sinzabikora. Mama yarambwiye ngo umuntu ni kigoryi, umuntu ushaka kuvuga ngo uri umukobwa nta kintu uzikorera ni kigoryi. Ni gute umuntu ashaka kubwira gutyo? Umuntu so umuntu ni igiki? Naga kumubwira ko ari my ex boss. Ndagenda ndamaze amezi 2 ndimo ku refreshing ari nka gutyo nabyita, ndimo kwiyumvisha ko nakiri muri Red Blue, ndimo kwiyumvisha ko ubuzima ngiye kubutangira at my own. Ndabyibuka byari ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2021 nibwo nafunguje my YouTube channel mu buryo buri pro. Kuko ya YouTube channel yahoze ari email yanjye. N'uyu munsi nshatse nagenda ngafata ibiganiro nigeze kwa uploading aho kera mbere yuko njya no kuri Red Blue Jade nkabizana byaba bikiriho. Ariko icyo gihe kuri iyo tariki nibwo nafunguje YouTube channel mu buryo buri professionnel. Ikiganiro cya mbere cyagezeho cyari cyo gutanga ikaze ku bantu tugiye kubana. Message ziriho z'ubwazo zamaye courage, welcome YouTube channel yacu twari twitegereje, ikaze kwibana hano, birashimishije, turabikunze. Message nyinshi cyane. Abantu banditse message kuri iriya video yanjye ya mbere Imana ibaho umugisha utagabanyije kuko ntago muzi icyo mwari murimo gukora, ariko mwari murimo kwereka umwana wabwiwe yuko ari umukobwa kadashobora gutera imbere ko bishoboka. Ndakoze nari narecordinze ibiganiro, nshyizeho ikiganiro cy'amahoteli ahenze mu Rwanda, ikiganiro cy'ibintu bijyanye n'uruhu, ndakomeza ndakora. Mu by'ukuri YouTube channel kizamuka abantu twese twatangije uwo mushinga turabizi ntabwo ari ibintu biba byoroshye, bari ibintu bikomeye. Ntabwo nababwira ngo naratangiye mpita mbona views 10,000 n'igihumbi kukigira byasabaga nk'ukwezi, ahubwo hari na zimwe muri izo video kugeza na n'uyu munsi zitararageza n'2,000. Aho ngaho niho natangiye gutekereza uburyo najya gupromotinga my YouTube channel. Kuyipromotinga nari mbizi ko mfite audience kuko nakoze kuri platform yitwa Red Blue Jade, nakoze kuri BTN, nakoze kuri TV1. Nari mbizi ko hari abantu runaka banzi bazi ibyo nkora, nagombaga kubamenyesha handi hantu runaka ngiye gukorera. Icyo gihe rero no muri izo mbaraga zanjye zose zo gukora numvaga mfite dreams nziza cyane, kandi mu mutima wanjye ikintu cya mbere nari narishyizemo, Sando please no hate. Vana urwango mu mutima wawe. Umuntu yakubwiye amagambo mabi ariko yakuremo, vana ayo magambo mabi mu mutima wawe, sohoramo ibintu byose bibi birimo. Ngiye buriya ndi n'umuntu usenga, narasenga nkavuga Mana ndakwinginze ari amagambo uriya mugabo yambwiye mfasha amve mu bitekerezo, amvemo. Nagiye gukora ikiganiro cya mbere kwa Yago, muze gusubirayo mu kirebe nari nogoshe. Mu bantu nashimiye hari harimo Red Blue Jade. I was trying to be, I don't know, nari ndi kugerageza kuba umuntu bana neza, nari ndi kugerageza kuba ikigoryi, nari ndi kugerageza kuba injiji. Anga hari good feeling, nta mutima mubi uhari. Ndimo ndakora ibintu hamwe nawe Red Blue kugira ngo ubone ko ngiye ntakwanga. Amagambo yose wambwiye I don't care. This time ndimo kwikorera, ndimo ndagushimira nk'umuntu wa my platform nziza bamwe mu bantu bakamenya.
nashimiye aho nakoze hose na Red Blue Jade ndamushimira. Muze kugenda mu birere mu kiganiro cyo kwa Yago. Uwo muntu mind you, uwo muntu yari akindimo amafaranga, yari yarambwiye amagambo mabi, nashoboraga kugenda nkahita ntangira nkatwika nkavuga ni hari umuntu witwa Red Blue Jade wanyambuye, hari umuntu witwa Red Blue Jade wambwiye nto magambo. I could have said that, but ntabwo nigeze mbikora. Why? Ntabwo nashakaga kubakira izina ryanjye kuri drama. Ntabwo nashakaga kubakira YouTube channel yanjye kuri beef. Nashakaga kubakira izina ryanjye kuri ku bintu bizima bidafite ahantu bihuriye n'amatiku na hamwe. Nashakaga kubaka izina ryanjye mu biganiro byiza, nkora ntabwo nashakaga kubaka izina ryanjye kuko mfitanye ikibazo n'umuntu utanazwi mu by'ukuri, kuko ntabwo abantu bakuzi Jackson dushima Imana bazi iyo YouTube channel yazamuye n'abagabo b'abahanga muri kino gihugu, ntabwo bazi izina ryawe, ntabwo bakuzi. Bazi Munana, bazi Mwanafunzi, bazi Gentil Video, ntabwo bazi Red Blue Jade kuko ari yadushima Imana. Nta n'umuntu uzi iryo zina ryawe, nta n'umuntu uzi n'ifoto yawe. Ibyo byarakunze. Mva kuri Yago ndagenda nakomeza ndakora kuko abantu bari barambuze baraza barasubscribinga. Nanjye ibintu nkora mbishyira mu rukundo kuko hari igihe abantu bavuga ngo Sando wakoresheje irihe banga kugira ngo channel yawe izamuke mu gihe cy'amezi 9 bimaze kugira ibihumbi 100, mu gihe kitageze ku myaka 2. Ubu ngubu turimo kuvugana igiye kuzuza 200,000, uyu mwaka uraza kurangira 200,000 byamaze kuzura. Sando wakoresheje irihe banga? Mwabantu mwe buri muntu wese ubimbajije ikintu mubwira ndamubwira nti nashyize mu rukundo mu bintu nkora. Ntabwo mbyuka ngo mvuge ngo kora kuno munsi Putin bashatse kumwica reka ngende nsome inkuru igihe cyanditse mpite ni copy pastinga. No, njya kuri CNN, nkajya kuri BBC, nkajya kuri Fox, nkajya kuri ibinyamakuru byose nkabihuza, nkashyira mu rukundo, nkakora script nzima ifatika, narangiza ngatanga ikintu umuntu wese ashobora kubona akumva ibintu ndi kumubwira. Love story nshobora kuyandika nayitakajeho umwanya wanjye, imbaraga byose nkabishyiraho nkavuga ni iyi ni inkuru ntanze y'urukundo nzima. Amateka y'umuntu kuza ngavuga ngo Justin Bieber yakoze indirimbo yitwa Ghost, yakoze indirimbo yitwa Baby, yakoze indirimbo yitwa Anyone, nkabivuga izo ndirimbo sinzishyiremo, ntabwo ari uko byananira, ariko I take my time nkavuga niba ngiye gukora amateka ya Justin Bieber reka downloading zino ndirimbo ze ku buryo nimvuga Anyone umuntu ari buze kumva ko indirimbo nshatse kuvuga nayo irimo, ari wihita nayimenya. Hari umuntu uba ukunda indirimbo y'umuhanzi atanazi izina ryayo, ninza kuyivuga nkayishyiramo ari buze guhita yumva ikintu nshatse kuvuga. I put love mu byo nkora. Nicyo kintu cyatumye abantu babikunda, baraza turabana. Iki gihe mfite icyizere ko channel yanjye izagera ahantu kure cyane hanarengeje naho iri this time. Imana nikomeza kuniza ubuzima. Simvuyeyo. Ikiganiro cyo kwa Yago twagikoze ku itariki 27 ugenda umuntu wibuka amatariki cyane ninza kuyabwira ntimuze kugira ngo ni ibintu biri strange, ni gutya nta tariki nyapfa kwibagirwa. Ibintu byose mbanza amatariki byabireyeho, ushobora no kuntungura ukambaza ngo runaka yapfuye ku itariki zingahe, nkahita nkubwira ni yapfuye ku itariki zino, nkuko tuzi ko Buravan yapfuye ku itariki 27. Ndi umuntu sinzi impamvu amatariki yisevinga mu bitekerezo byanjye. Nkimara gushyiraho ibiganiro nka 12 cyangwa wenda nk'8, ibiganiro bitaraba nka 20. Jackson dushima Imana nyiri Red Blue Jade yahise agenda afata ibiganiro nakoze nkiriyo abarabizamuye. Kubizamura uri kubyumva ni ukuri uploading no gufata ikiganiro nakoze ukongera ukakizamura bundi bushya ukakerekana nkaho ari ikiganiro kiri current. Naramuhamagaye Jackson biti ni byiza kurimo kunyaploadinga se Givete ngwa YouTube channel yawe se ngo kameze gute mukobwa muto. Namwe aka YouTube channel yanjye rero kameze neza, karaho karimo karazamuka warya ngo kamaze kugira aba subscribers bangaye. Ni muri cya gihe aba subscribers uba utaragira uburenganzira, I mean ubu ugifite option, twari tugifite option yo kuba hidinga cyangwa se yo kuberekana. Icyo gihe rero ngene narahisemo kuba mbahidinze, ariko rwose bari baki, bari nk'ibihumbi 200 cyangwa nk'igihumbi na magana, bari abantu bakiri bake rwose. Ubwo icyo gihe naramubwiye ni barimo kuzamuka, bamaze kuba ibihumbi byinshi, yaransetse yenda nko gupfa, ibintu nyine biri nko kunsebya. Namwe ni Jackson, okay, aba subscribers banjye baba ari benshi baba ari bake,
you need to stop uploading me kuko ntabwo ndi gukorana nawe, ntabwo uri umukozi wawe, naragusezeye, ndimo kubaka ibintu byanjye, ndashaka gutera imbere utambangamiye, reka kunya uploading. Jackson ati reka buriya nzakomeza nka uploading kuko uri umutungo wanjye, none se warambyaye? Ati nzakomeza nka uploading Ive, ni ntabwo uzakomeza kunya uploading kuko narahavuye. Wifata ibiganiro nakoze muri 2020 ngo bizane muri 2021 kuko narasezeye, ntabwo nyiri umukozi wawe, abantu bakeneye kumenya ahantu handi hashya nagiye. Ati nzakomeza nka uploading. Icyo gihe naramukubye njya kuvugisha umunyamategeko kuko ngiye numvaga ibintu, nashaka ko ibintu bita bigenda mu buryo buri straight bikahita binarangira nta n'ibintu byinshi. Umunyamategeko ndamuvugisha, umunyamategeko ansobanurira ko first of all kuba nta contract ngiye na Jackson dufitanye, nta burenganzira afite ku bintu byanjye. Ndamutse mbishatse najya no mu rukiko nkavugana n'umuntu bino bintu yarabyibye kuko nta cyemezo na kimwe afite kimwemerera ko ibiganiro byanjye afite nabimuhaye. Uyu munsi ntacyo, nta cyemezo Red Blue Jade ifite kukuba itunze abayo. Ariko ngewe ntabwo ndingegera, ntabwo najya mu rukiko ngo mvuge ngo waranyibye, ntabwo najya mu rukiko ngo mvuge ngo kuko nta cyangombwa ufite kikwemerera ko ibiganiro byanjye nakoze muri 2020 biba biraho ngaho ngo ibyo biganiro ntabwo ubifitiye uburenganzira. Ntabwo ndingegera, ntabwo ndi mayibobo, ntabwo ndi mwambuzi, ntacyo ndicyo cyo kuba najya gukora ibyo bintu. Nge suko nguko nteye. Umunyamategeko naramubwiye ni none se tuvanye mu byo ngibyo byo kuba umuntu yajya kubeshyera undi, nzimye no machine shobora kuba irimo kuvuga cyane. Shutting the down. It's fine. Urumva ndamubwira nti ntabwo najya kubeshyera umuntu, nge sindi imboho ngo mvuge ko bira biganiro afite ntabimuhaye. Ariko nanone ntabwo nabimuhaye ku buryo yabikoresha n'igihe naba narapfuye, nabimuhaye mu gihe twari turi kumwe. Niba umuntu twarakoranye muri 2020 ntabwo afite uburenganzira bwo kunkoresha muri 2021 igihe namusezeye. Umunyamategeko arambwira ati hari contract mufitanye, ndamubwira ni ntayo. Arambwira ati rero byabakabaye ari ibintu byumvikana, yakabaye hita kureka. Jackson ndabimusobanurira byose mubwira n'amategeko hano ibyo bintu byose ndabimusobanurira. Twavuganye nk'amasaha 2 n'igice. Nyuma y'ayo masaha nibwo yicaye yitekerezaho, asanga ibintu arimo gukora ntabwo ari ibintu bikwiriye, aranyandikira message. Uwanije phone y'umukara iri aho ngaho. Icyo gihe byari ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022. Uvuga ngo umwaka urashize ibi ngibi bibaye. Izi message ngiye gusoma ndahita nanakomerezaho iz'ubwambuzi bwe kuri nge. Mukanya nibwo nahoze mbana amafaranga uyu mutipa ndimo, nsanga nanjye ubwanjye kuba nareka umuntu umfitiye ayo mafaranga kuba yayagumana. Ku rundi ruhande afite n'uburenganzira bwo kunsuzugura kuko yumva ko ndi weak, ndi ikigoryi. Ku mugani we ndi n'umukobwa, naramuretse atwara ubwenge bwanjye n'amafaranga yanjye n'ibyanjye byose. Murabyibuka ko kakano nabwiye ngo muze kuzirikana, harimo no kunyambura, harimo no kuba taramaye amafaranga yagombaga kumpa, amafaranga yangombaga mu gihe nawe twakoranye. Ni wa muntu wazaga akakubwira ati akiri 80 kandi mu kigo ahubwo nari ndi no mu bantu ahemba, kuko ibyo abandi bakozi twakoranye byo nabyo ndaza kubigarukaho gatoya. Wumve ko nari ndi mu bantu ahemba kuko nge naramukoreraga cyane, nakoraga ibintu vuba kandi nihuta kandi ibintu bitari bibi. Hanyuma rero ubwo nari mugarutse kuri message twagiranye, maze kumubwira ni winya uploading, maze kumubwira ko nafashe umunyamategeko kandi ko ibintu ngiye kubigeza mu nzego zibishinzwe zibifitiye ububasha, kuko nge nta n'ububasha mfite bwo kuba naza nkakubwira nireka gukomeza kunya uploading. Jackson tumaze kuvugana yarambwiye ngo izi message ndaza kuzishyiraho nshyiraho na nimero ze, ikintu ndi buze gukora no guhisha nimero ze ebyiri za nyuma, ariko abantu bafite nimero ze za mbere zibanza baraza kuza kubibona. Jackson yarambwiye ati I'm really sorry kuba twabarakaje cyane, ntabwo bizongera kubashyira kuri YouTube, nta burenganzira twasabye, umugoroba mwiza. Jackson aramusubije ni okay sawa, ubwo burenganzira bwaba hari publicité cyangwa se nongeye gukorana namwe umugoroba mwiza. Impamvu
publicité iyo uyitanze wakoranye n'umuntu ntabwo ubuzana zayicisha, kuko ngiye nkora ama publicité menshi. Hari ama publicité ya pampa nkora, hari publicité z'amavuta nkora, hari publicité za mafu y'ibikoma, z'amakotexe, z'ibintu byinshi cyane nkora. So rero publicité ntabwo ubuzavuga ngo kuko nakoze publicité kuri TV1 ngo nizace kuri BTN. Publicité ni ikintu kijya ahantu hose, kuko niyo mpamvu umuntu aba yayikoze. Icyo wakoze wowe ni ugutanga ijwi ryawe, umuntu akarikoresha icyo ashaka kandi akarikwishyurira. Jackson rero hano naramubwiye nti okay sawa, ubwo burenganzira bwabaho ari publicité cyangwa se nongeye gukorana namwe umugoroba mwiza. Aransubiza ati thank you. Ndamubwira ngo ubwo tuzongera kuvugana ku bya pasiteri. Thank you too. Ahangaha ku bya pasiteri reka nabyo mbibabwireho. Jackson tugikorana kuri Red Bull, hari umupasiteri wo muri Amerika. Umupasiteri wari waraduhaye ijambo ry'Imana ryabaga riri mu Cyongereza. Twabaga ari utuntu twinshi utuntu nka 400. Ntabwo nigeze ntubara ariko ndacyabifite. Ndabifite muri telefone yanjye. Jackson yarabinyoherezaga. Pasiteri akifuza kuri iryo jambo ry'Imana ryabaga riri mu Cyongereza, ngewe narihindura nkarishyira mu Kinyarwanda. None namara kurishyira mu Kinyarwanda, abantu be bari muri Amerika bakazaryumva riri mu rurimi rw'Ikinyarwanda, kuko nubwo ari umupasiteri wigisha mu Cyongereza agira na audience yumva ibintu by'Ikinyarwanda. Iryo jambo rero mu kurihindura mu Kinyarwanda yari yaravuganye na Jackson ampikira ko kuko pasiteri yifuzaga ko ijwi ryanjye ryo ryakora muri ibyo bintu. Ayo mafaranga nakoreye ku bintu bya pasiteri, ndababwiza ukuri ntabe n'igiceri cy'atanu nigeze mbonaho. Kandi abantu bazi ijambo ry'Imana ni ikintu gisaba ko ugishyiraho umutima. Ubu ukeneye gushyiramo umutima. Hari ijambo ryanditse muri Bibiliya uba ugomba kuvuga uko ryakabaye, kuko ijambo ryanditse muri Bibiliya ntabwo njye mfite uburenganzira bwo kurihindura. Muri kumva imbaraga ku kazi kansabye, ko nako sinigeze ngahemberwa. Ahanga niho namwandikiye nti ubwo tuzongera kuvugana ku bya pasiteri. Arambwira ati yego sawa, akazi keza. Ati mwanakoze kubw'inama mwatugiriye tugiye kuzishyira mu bikorwa. Izi nama ni izihe? Jackson turi kuvugana namubwiye ni Jackson, utekereza ko buri munsi abantu bose uhemukiye bakureka? Wahemukiye King J, wahemukiye Yvette, wahemukiye Donata, wahemukiye Kremi, wahemukiye Manzi, wahemukiye Kayishonge, wahemukiye ntabwo nabarangiza, Natasha, wahemukiye Idrissa, wahemukiye umuntu wese wiswe ko yahuje amaso n'umuntu witwa Red Blue Jade, waramuhemukiye. Biriya bintu ntabwo bikwiriye. Gerageza kwiga kuba umuntu, gerageza kubikiremwa muntu kizima. Try to be a normal person. Aha niho yambwiraga ati mwakoze cyane kubw'inama mwatugiriye tugiye kuzishyira mu bikorwa. Ndamwihorera kuko numvaga mu by'ukuri nari muzi ko ibyo bintu ntabyo azakora. Ubwo anga turacyari muri ya minsi mbere yuko njya mu kiganiro cyo kwa Yago cyo gupromotinga my YouTube channel. Hano amaze kumbwira gutya nahise numva okay, tubaye neza, turongeye tubaye. Ntabwo navuga ngo tubaye inshuti kuko ntabwo waba inshuti n'uriya mugabo, ibyo ntabwo bishoboka. Niyo waba warize ishuri ryo kuba inshuti n'umuntu, ntabwo byagushobokera kuba inshuti na Red Blue Jade. Niyo waba warize ishuri ryo kuba ncishwe bugufi, ntabwo byashoboka. Ikintu cyose waba warize kijyanye n'imibanire y'abantu, ntabwo washobokana na Jackson dushima Imana, ntabwo byashoboka. Niyo waba warize ishuri ry'ubucakara, ntabwo byagukundira, kuko aragucakaza akakurenza ubushobozi bw'ishuri ry'ubucakara waba warize. Warize imibanire yagucakaza kugeza munsi y'ubushobozi bw'imibanire wize. Warize kwihangana yakugeza kuri point ku buryo kwihangana byagera aho ngaho bikaba ibindi bindi. Ntabwo byashoboka. Ikintu cyose waba wiyumvamo kijyanye n'imibanire y'abantu, ntabwo byashoboka kuri dushima Imana, ntabwo byashoboka. Nyine ntabwo byashoboka. Ubwo hano haracyaburi iminsi ngo njye kwa Yago. Ndamwandikira tariki 24 z'ukwa 4 2022. Boss bimeze biti? Nakomeje kukubura kandi ejo nzaza Kimisagara. Uzaba uhari ryari? Ni kuri ya gahunda y'amafaranga cyangwa uzakoresha momo? Thank you. Muri nkuko muri kubibona nta gisubizo nigeze mbona. Tariki 25. Boss nukuri kuva umwaka ushize ubyimura ukageza mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri, mu kwa gatatu hose byanga. Ubungubu bikaba bigeze mu kwezi kwa 4 kandi nabwo ugiye kumpa amafaranga tuzuye. Reba uko nigomwe nawe wigomwe, kandi this was a promise. This time ni nayo mpamvu nagujije, nagombaga kuyatanga today. Ubungubu mvuze kwa gatatu, kandi byibura wibuke imbaraga kari akazi kantwaye ubiha agaciro.
ndanamubwira nti ntubifate nko kukwishyuza ahubwo wumve yuko ari wowe wenyine nizeye kandi nta kindi na kimwe mfite nakora. Icyo nari bukore nagikoze, icyo nari bukore nagikoze last month, this time ni wowe, thank you. Ngewe umubyukuri ntababeshye uyu mugabo numvaga ari nka page y'ubuzima bwanjye naciyemo nshaka kwibagirwa nkavuga ni okay fine, bino byarabaye byararangiye, I'm going on, this is my life, nta kindi kintu na kimwe nzongera birarangiye. Ahangaha umuntu akurimo amafaranga nagerageje kuyateranya byanze kurangira, ariko ayo nzi neza n'umutima wanjye mpamanya nayo miliyoni 2 n'ibihumbi 400, ibihumbi 2 by'idolari n'amafaranga 400 y'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mafaranga ni make muri uru Rwanda. Uziko ayo mafaranga agura isambu muri Kigali. Pastor amafaranga yari yaramwemereye yonyine arenzayo, nayo yampaga nayo yari make, guteranyaho yayandi twakoranye mu kazi atigeza nyishyura. Ibihumbi 2 by'idolari n'ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda n'amafaranga make. Ntabwo ari amafaranga make. Uko waba akazi kose waba ukora, ni waba utwara Range Rover miliyoni 2 n'igice zishobora kukugurira ikizagutwara maho ngaho maybe nka 2 weeks cyangwa nk'ukwezi. Miliyoni 2 n'igice zakugurira imodoka ya fake. Miliyoni 2 n'igice zakwishyura inzu z'abantu benshi umwaka ugashira. Ayo ngayo niyo namusabaga. None yari yarambwiye ati Sandrine uri kubona ntabwo nabone yose icyarimwe, nzaguha make. Aha niyo mpamvu namubwiraga ni wibuke ko ari warambwiye kuzamana igice. None nicyo gice kuko nacyo nkibure. Jackson tariki 28 ubwo hanga twavuye mu kiganiro cyo kwa Yago, kuko ikiganiro cyo kwa Yago twagikoze tariki 27 na promoting channel yanjye. Aranyandikira ati can I call you later? Ndamubwira yego ntaribi. Icyo gihe ntigeze amamagara. Tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu ubwo urumva hashize iminsi myinshi cyane njye nayo tutavugana. Hey boss, gahunda se kutari kumbwira. Ati hey ndakubwira vuba amafaranga yanjye baraya brokinze nibyo ndi kwirukamo. Ndamubwira ni vuba ubwo ni ryari. Baya broke hehe si bandesi. Ndamubwira ni boss mu byukuri. Ariko shari ibintu mbona n'ukuri nubwo biba bibabaje ariko biri funny vrem. Ndamubwira ni mu byukuri nawe urabizi ko bino bintu bikabije, it's better kuba clear koreka gutuma umuntu ahora yica ibyo aba yateguye azifu ntakoze. Ntukajye ushaka ko ibintu bibanza kuba worst mbere yuko bikemuka. Wampaye amafaranga yanjye kuyafite or at least ko nakoze kandi bihagije. Arangije arambwira ati I don't mean ko biba worse. Amafaranga yawe ndabizi ko yakoreye kandi ndashaka uko nyaguha as soon as possible. Ndamubwira ni nyine ikibazo ntabwo uba wumva yuko igihe wavuze cyageze ku nshuro y'ijana hari. Ukwihangana ko umuntu uba ushaka kukugerageza inshuro zingahe. Ku kwezi gutaha kwagera, ukwezi gutaha ukongera ukambwira ngo ukwezi gutaha as soon as possible byawe ni ukwezi kwa ryari. Man, jya nawe umuntu respect kabisa. Ndamubwira as soon as possible ni ukwezi ni muri 2030 as soon as possible ni ryari. Arangije aranyihorera tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu 2022 ati mwaramutse neza mutwihanganire n'ukuri kandi ibyo tubwira birumvikana cyane pe, gusa ndi gukora ibishoboka byose ngo bikemuke vuba. Uwo ni umuntu kuri miliyoni 2 n'igice utari kugwa n'ibihumbi 100 ngo nakwikure mu maso. Ndambwira ndabizi yuko ibyo mvuga byumvikana, that's why nkeneye amafaranga byakabije bitarenze no weekend. Ndaza kukureba ninshaka ndaharara kuko ndabona kwitaba bidakunda. Izo manipulations zawe ntabwo zikorana n'ibibazo nifitiye kabisa, zijyana handi kuko ibibazo wanteje umbeshya buri gihe biri enough. Icyo gihe Jackson yarambrotse kuko ntabwo navuga ngo naramuhamagaraga telefoni kwikupa, ntabwo navuga ngo yarambrotse. Naramuhamagaraga telefoni kavaho, nakoresha indi telefoni maze kumuhamagarisha yanjye ntayitabe, nakoresha indi telefoni kundi munsi yakwitaba nkavuga ngo allo, of course arabizi ko ari nge agahita kupa. Ubwo urumva ibintu byahereye mu kwezi kwa gatatu niba muri kubyibuka. Mwishyuza andeka, mwishyuza ambeshya, mwishyuza nca amazi, muhamagara nanyitabe, murimo kubyumva. Mu kwezi kwa 8 nagiye Kimisagara aho akorera, ndamubwira ni nayindi ku kazi kanyu ndashaka amafaranga. Ndamubwira ko Jackson ubona uri serious kweli? Nyine ubushaka ko umuntu akora iki kwisi
ubu kwita burumva ari ibintu birenze ngo runtegesha everyday n'amatickets nkoresha uzayama uzi ko wagira ngo ndimo ndakuguza uwo runyinisha ubona ndi igipupe cyangwa igikinisho cyo gukina nacyo uhagabanyije ako gasuzuguro ukagabanya guhimana nta muntu n'umwe kwisi byananira icyo gihe nabwo ntiyigeze ansubiza. Mu byukuri abantu twese tukunda amafaranga, dukunda kwishyuza, dukunda kubona ibintu twakoreye. Nari mbikuyemo maze kubona ko amafaranga nakoreye miliyoni 2 n'igice ntazazibona, izo ngizo nizo nabashije guteranya ndamutse nditeranyije proof na facts, ibintu kintu cyose ngiye cyabayeho mu buzima bwanjye nicyo kintu ntandukaniyeho n'abantu benshi, ibintu byose byabaye mba mbifite. That's why zino messages zikirimo hano ndacyazifite, ni nimero ye ndibuze kuza kuyishyiraho abantu batanagira ngo naje hano kubeshyera umuntu witwa Jackson dushima Imana, nta kintu na kimwe cyanza nanga kumubeshyera. Nimero ye ndaza kuyishyiraho mpishimi bari ye yanyuma mu buryo bwo kuba professional, mu buryo bwe bwo kurinda privacy y'ibijyanye n'ubuzima bwe buri private. Message ya nyuma kuri uko kunyambura namuhaye naramubwiye nti hello boss, naguhamagaye ndakubura, nashakaga kukubwira amafaranga nakoreye biragaragara yuko ntayo nzabona. Birababaje cyane kuba aha ngaha twageze, ndetse rwose nanjye ndabangamiwe kwimva nk'umuntu wishyuza nakabaye nishyurwa tudaciye muri byinshi kuko narakoze pe. Hari abantu tuzi twese muri society babaho bazwi nk'abantu bahora bishyuza, ukaba bizi ko umuntu niba umuhaye n'igiceri cy'ijana mu gitondo ari bubyuka akubwira ati ryajana ryanjye. Niba uwo muntu umuhaye turabaza abo bantu vraiment ntago turi kubeshya. Tuzi n'abantu ushobora guha amafaranga cyangwa bashobora kuguha amafaranga bakazategereza kuzibwiriza kugira ngo uzajye kuyabaha. Abo ngabo ndumwe muri bo. Ngewe nzi abantu benshi nagurije amafaranga kugeza uyu munsi nta nibuka ko nayahaye, kuko Jackson dushima Imana nta nubwo ari nayo umuntu wa mbere wanyambuye vraiment, ntabwo ari we. Hari abantu benshi cyane ku isi banyambuye benshi, kuki uyu munsi atarimo ndi kuvugaho nuko bitwara nk'abambuzi. Umwambuzi ubundi ntabwo ari itegeko nge nashyize hano ku isi. Umwambuzi abagomba kumenya ko ari umwambuzi atana kuba ariko ntakomeze kuguprovoka. Twese turi abantu, iyo wambuye umuntu ukora iki? Uramwirinda kugira ngo mutanahura akakubwira ati ya mafaranga yanjye. Ni gutyo bigenda. Narakomeje ndamwandikira nti bimwe nabikoze ndwaye ndembye, urabizi ko urukundo nkunda ibyo nkora ari rwo rutatumye mbireka. So let's stop this game. Ntuzanyishyure, uzabyihorere, nta na rimwe abayo nzongera kuguhamagara nkusaba na rimwe mu mafaranga yanjye menshi nakoreye. Nta bifu, nta nduru, nta kintu na kimwe nkeneye kuri wowe. Wigeze kumbera umukoresha, uzagira ibihe byiza. Ibyo bintu nibyo namubwiye. Iyo niyo message yakabaye mu byukuri yari ya nyuma ngewe baye nkakomeza my life, Jackson dushima Imana nawe agakomeza his own life. Byakabaye ari byo bintu bya nyuma nge n'uriya mugabo twaganiriye. Si birangiye channel yanjye sinayipromotinze, ntitangiye kuzamuka, ibintu ntibitangiye kuba byiza. Aho ngaho navuze ishyari noneho no kungendaho niho tugeze. Umuntu yaranyambuye ndamwihorera, mwandikira message yo kumubwira uzatware n'ibyisi n'ubundi uzagumane. Ni promoting channel yanjye, yambwiye ko ndi umukobwa ko nta n'ibihumbi 10 nzagira, yanciye intege mu buryo bwose bushoboka, ariko I'm a fighter. Narafightinze kugeza aho ibyo bintu byari bigeze ku buryo none ntangira kukubwira icyitwa ishyari cyajemo. Jackson yarampamagaye njya kumureba Kimisagara hakorera, ambwira ati ve ndashaka ko channel yawe tuyigabana. Gute se? Ngo nkafata 50 nawe ugafata 50.
long story short nabyo nigeze nemera, narabyanze ndamubwira ntabwo bishoboka. Ati sawa. Ahita yongera asubira cya kintu twapfuye bwa mbere, yongera afata ikiganiro nakoze nyirimo arongera arakizamura. Ubwo nanjye nsubirayo njya kumureba. Ati ntabwo nari nzi ko agaruka kundeba, uje kundebera iki? Ndamubwira none se ko wambwiye ko utazongera kunyaploadinga, Jackson ngambona urimo kunyaploadinga bino bintu biragenda bite koko? Ati biriya biganiro bifite copyright yanjye, ati ukindura umukobwa. Aho ngaho niho nshaka guhita mbabwirira ikindi kintu yambwiye cyongereye kuri bya bindi kikambabaza. Jackson yarambwiye ngo Mwanafunzi nitwakoranye, Gentil Gideon nitwakoranye, Muhire Munana nitwakoranye, Pierre Chanel nitwakoranye. Yambwiye nande wundi, I think ko ari Kayishonge. Ati nukubera iki abo bantu uyu munsi bafite YouTube channel zabo nta numwe ndafata ikiganiro cye twakoranye muri 2018 ngo nkizamure nkizane muri 2022 ariko wowe nkaba mbishyiraho. Naramaje nti nukubera iki? Yarambwiye ati nuko ari abagabo bafite igitsina gabo. Ndambwira urasubiri. Ati bafite igitsina gabo niyo mpamvu ntabashyiraho. Icyo gihe nabyo byanongeye birambabaza, arabo nabwira ngo nahise numva ari ibintu bisanzwe, umutavuga ngo urakoze. Hoya narasohotse ndavuga ni reka njye kwa Eric Teke, n'umugabo duturanye wari uturanye na Red Blue Jade, na n'uyu munsi baracyaturanye. Eric Teke tukiri hano, reka ngushimire mbikuye ku mutima. Teke Imana iguha umugisha, ndagushimira n'umutima wanjye wose n'abantu bose bakoze muri Red Blue Jade, nubwo ntari umuvugizi wabo ariko reka ngushimire mu izina ryabo. Uri umugabo kabisa. Bazanye definition y'umugabo bavuga Eric Teke. Jewe ntango nabeshya, I was crying, like crying very deep. Nahise njya kwa Eric Teke. Eric Teke this and that, ndamusobanurira byose ukuntu bimeze, yanga kubyizera. Arambwira ati ntabwo ibintu bishoboka, gute se umugabo yakubwira ayo magambo? Channel yarimo kuzamuka, turimo kuyibona, turimo kuyikunda. Ndamubwira arashaka ko tuyifatanya, narabyanze, nanze ko mfatanya nawe YouTube channel. None arimo kumbwira ngo azanya uploadinga kuko ndi umukobwa. Niyo mpamvu atarimo ku uploadinga bamunana. Ntabwo nshaka ko ajya muri drama n'abanyamakuru dukunda mu Rwanda. Ariko se kuki yareka gukora ibyo bintu akanzana makanansuzugura gutyo? Teka arambwira ati uri kubona ngiye gutangiza umushinga wo kubaka, mfite n'abakiriya benshi, reka nzahamagare Jackson dushima Imana. Ntimuzamwitiranye na Jackson Semahoro. Noneho nawe ngo uhamagare, noneho mwembi muze mbicaze mbaganirize twumva ukuntu icyo kibazo cyaba solved. Ndamushimira ndataha. Mu gutaha ngeze mu rugo hashize iminsi 2, Eric Teka arampamagara. Arangije kumpamagara arambwira ati Jackson naramuvugishije ngwino njya Kimisagara, Teka tujyana mu nzu ye turicara. Aratubaza Sandrine kuko mbeza kumukoresha kandi yaragusezeye umukobwa ntabwo mva ko akeneye uburenganzira bwe. Ariko ngiye ngo ntabwo nigeze mubuza uburenganzira bwe, yakomeza agakora. Noneho yimva nk'umukire. Ikintu noneho kimbabaza, I'm so sorry nimba ari ukumwataka, sinzi uko twabyita, nuko nta bukira afite. Urebye igihe yamenye YouTube channel yakaba afite imodoka basi imwe. Where is it? I don't see it. Nakubwira urutonde rw'abantu dushima Imana bafite amamodoka meza, bafite ubuzima bwiza, this time wowe udafite. Why? You can't be blessed n'umutima wawe wuzuye mu rwango n'ishyari no kugenda ku bantu. You can never. Yari yicaye mu ntebe ya Eric Teke wagira ngo ni intebe ye, ngo ngiyewe kuki ntabwo nareka kumuuploadinga. Teka ati none se ko umukobwa yagusezeye akaba arimo kwikorera ibintu bye ariko ntari kumubangamira. Ariko ngo nigiye ufite ngo copyright ngo zibiganiro byabayo. Ubwo Teke I think yari yaguze nka wine akajya somaho kuki ngo mfite ngo copyright ngo zabaye Yvette Sandrine ngo nta na rimwe ngo yareka kumbwira ko nareka kumuuploadinga ngo gute se. Reka mbibu tukiri hano ngiye wabayo aka kanya
wowe uraho ushobora kuripotinga ibiganiro byanjye utarabayo bakaba babikuraho. Noneho ibaze urabayo ugiye kuripotinga ibiganiro byabayo babikuraho na cano bashobora kubikuraho. Sinzi niba ziko mbizi. Ngewe nshobora guhamagara Google nkuko undi muntu wese yabikora, nkababwira ngo Red Blue Jade ifite ibiganiro byanjye ya uploadinze kuri Red Blue Jade kandi ya bya uploadinze ntabishaka ni mubikureho. Kubera iki ntabikora? Nabibabwiye ko ntari ingegera. Nge niba narakoranye n'umuntu I respect with all my heart. I respect you. Ariko niyo respect byarangira abayo bakamwibagirwa Red Blue Jade ikavaho twese tukavaho bikarangira kuko ntabwo ushobora gukomeza kunya abusing like this ngo nindangiza nicare mvuga ngo wow. Why? Ubwo icyo gihe sinzi niba ruzi ko mbizi. Ngo mfite copyright ngo I'm the copyright owner ngo ntago nakuraho Red ngo ntago nakura abayo. Teka aramubwira ati ntago Sandrine nakubwiye ngo mukureho. Ahubwo ari kukubwira ko utagomba kumukoresha kuko yaragusezeye ari kwikorera. Jackson arabanza aranga ariko Teke nawe of course ni umugabo ni umukire ni umuntu ushaka kuvuga ijambo undi mugabo akaryumva kuko of course nyende umukobwa ndi cheap nta kintu navuga imbere y'umugabo. Jackson abonye Teke nawe atangiye kumwumvisha ibintu arangije avuga ati YouTube channel yanjye ikeneye umukobwa. Mani mwumve ko ndabwiye Jackson nti hano hanze hari abakobwa benshi bakeneye itangazamakuru. Ngewe nzajya muri mission yo kumugushakira, nza training umukobwa, nza ama script zanjye, umukobwa azagukorera kandi azagukorera neza abantu bazamukunda. Wigo. Njyari kudari n'ikibiri, hari n'ibintu bijya bitse tukiri na hano. Man. Ubundi umukimani dushimima umukimani mu buzima umuki kweri. Uzi ko hari ibintu nekereza nanjye nkumva nawe ndimo kwibelieving. I don't believe myself ku bintu bimwe byaragiye biba ngo yigo. Can you imagine? Namwe yego namubona wagira ngo ni nk'umwana turimo gutereta ngo oya mwama kudakora mu muriro ugashya. Umwana akambwira ngo nkozemo nashya. Wagira ngo ni nk'umwana twari turimo kuganira w'imyaka 2 vraiment. Namubwira nti yigo rwose nzamugushakira ariko naye I blame myself for that. Why would I go search for you on journalist kuki utajya kumwishakira ubundi why me njya kugushakira umunyamakuru? Ndagushinzwe mfana iki nawe ku buryo najya kugushakira umunyamakuru? Yaradusubije ati ngiye kubitekerezaho. Boss muzima ati ngiye kubitekerezaho ati ubwo ati sinzi icyo nzakora. Uzi nababeshye nindi kwibaza se uyu nguyu ni president w'ikihe gihugu wicaye gutya yicaje umugabo w'umukire umwe mu bakire bari muri kino gihugu bicisha bugufi Eric Teke nanjye abayo nubwo kuko ansuzugura nge ntabwo nisuzugura nzabitekerezaho mu ntebe z'undi mugabo. Ariko of course yari boss yari Jackson dushima Imana yari Imana y'u Rwanda nta muntu wamusuzugura. I said okay sa turategereje igisubizo cyanyu. Mu byukuri naragiye ndicara ndakomeza ndakora. Mwabantu mwe reka mbashimire. Muri hari igihe umuntu yandika comment akabazi ko comment yanditse ari ikintu akoze Sando ndagukunda ukora ibintu byiza courage. Turagushyigikiye mukobwa mwiza, turagushyigikiye mu byo ukora, Imana ikomeze kube hafi. Nkundi ibintu ukora Sando waza dukoreye kuri Selena Gomez, Sando waza ukumva ko ibyo bintu wanditse ari ibintu bisanzwe. No. Nujye wandika comment ku munyamakuru runaka ujye umenya ko utanze support irenze cyane iyo watekereza kutanze. Kuko ngewe ibyo bintu byambagaho narangiza nkagenda najyaga no muri analytics za YouTube channel yanjye nkavuga ko bambwiye ko ndi umukobwa ubundi abantu bankurikirana abagore gusa. Ariko biratangaje kubona ahubwo abagabo ari nabo bakurikiranaga ibintu byinshi nkora kurenza n'abagore. N'abagore barankurikira n'abagabo barankurikira abasore n'abakobwa bose barankurikira.
iya ibyo bintu Jackson wowe ubizi we dushima Imana ntabwo wakabaye uri gusuzugura abayo kuko you know nothing, nta kintu uzi. Reka twihutishe. Jackson yarakomeje anyaploadinga, ubwo mu by'ukuri nimba twakwita ko intambara nari ndimo ubwo nayitsinzwe, yarakomeje anyaploadinga akabyuka kanshyiraho, kandi koko babagabo ntabashyireho. Njyewe mutaza hano kunyumva nabi, ntabwo nifuza ko dushima Imana yabyuka akaplodinga ikiganiro cya Munana, kuko Munana nimushaka nzaho nzajya kumureba, afite YouTube channel nziza nzajya kureba. Ntabwo nkeneye ko uploadinga Gentil video, kuko Gentil nimushaka nzaho nzajya kumureba. Ntabwo nkeneye ko uploadinga Ismael, kuko Ismael nimushaka nzaho nzajya kumureba. Ntabwo mbishaka ibyo. Ariko nanone kuba yafata abo bantu kuko nkuko yabimbwiye ntabikore, ntabatinyuke, ariko abayo insina ngufi, umukobwa, umugore, umuntu udafite agaciro agakomeza akamwaploadinga, ibyo ngibyo bisupporting ikintu yavuze. Ubwo naribagirwa aho ngaho narambwiye ase Jackson, utekereza ko ayo magambo wambwiye ko ndi umukobwa nshobora kujya kuyakuregera kandi bakagufunga? Nuko mu nteko se babujujemo mama ngo babuzwa n'iki kumfunga? Ngo niwe ngo ntabwo nagira imbere y'amategeko y'igihugu cy'u Rwanda ngo mvuge ngo Sandrine kuko ari umukobwa ngo niyo mpamvu ndimo ndamwaploadinga. Ngo uzi icyo navuga? Ngo navuga ko akoreshaga YouTube channel, ngo ko akoreshaga recording room yanjye, ngo ariyo mpamvu nk'uploadinga, ngo abandi simba uploading. Se Jackson unyangira ikimene kano kageni ngo cyera ngo nkwanga ngo ngiye ngo ntango numva idea yo kumva ko abakobwa ari abantu bundi ngo bashyizwe hejuru n'uyu mukuru w'igihugu, ngo ku buryo wumva ko wicaye aho ngaho ngo none abafite umujinya ari kubivuga abakubita ibintu ku buryo kuko yanagukubita urebye nabi. Suje kunkubiseho byajya mu yindi case, ntabwo naba nyiri hano, byo byajya handi. Thank you kuko utigeze ubikora. Urumva ubona afite umujinya. Okay. Noneho reka tugendere ku cyo wavuga imbere y'amategeko. Wavuga ngo abayo yakoresheje recording room yawe, niyo mpamvu uri kumwaploadinga no uploadinga abo bandi. Recording room yawe mu Rwanda riyobowe n'umukuru w'igihugu rufite amategeko rugenderaho dufite. Ni hehe havuga ko umuntu yakoresheje recording room yawe uba ufite ubushobozi ku bwenge bwe? Twite tuninjira ku kintu cyo kuvuga ngo ibyo nakoze ntago ari ubwenge bwanjye. Ni ko wa mugabo we dushima Imana uranga kubyita ubwenge bwanjye ko nabyukaga nkaza nkakora ikiganiro from scratch, nkagisanga muri sources z'icyongereza nkabihindura mu kinyarwanda, nkabizana nkabyeditinga, nkabiguhereza byarangiye. Uravuga ko atari ubwenge bwanjye ushingiye kuki? Ntango ibiganiro nakoze ari ubwenge bwanjye? Nubwawe se warambyaye, warandeze, wakoze iki cyo kuvuga ko ibintu nakoze atari ubwenge bwanjye? How comes ushaka kumbwira ibyo bintu ko ibintu nakoze nkabisohora bikajya hanze atari ubwenge bwanjye? Intelligent y'umuntu na property y'umuntu nibyo bibyara intellectual property. Ikiganiro nakoze from scratch nkagisohora, nkakivana muri machine yanjye, nkacyeditinga, nkagishyira mu kinyarwanda cyari kiri mu cyongereza cyangwa mu gifaransa cyangwa mu giswahili, I don't care. That's my intellectual property. N'ubwenge bwanjye wabyanga wabyemera ni icyanjye. Kubyuka rero ukavuga ngo abayo kira kiganiro wakoze cyabayo ntabwo ari ubwenge bwawe, kuko bivuze ntabwo bivuze ko atari ubwenge bwanjye. Never. Kuko mfite ishyari ntabwo bivuze ko atari ubwenge bwanjye. Aho ngaho ndagira ngo mbumfishe ahantu ishyari ryavuye, kubona channel yanjye iri kuzamuka, ibyo byose bigakomeza bikamubabaza, agakomeza kungendaho. Ibyo ngibyo nibyo nise ishyari. Reka tugere ku cyo navuze cyitwa kungendaho. Ejo bundi nicaye Bwera afite YouTube channel yitwa Isano, na n'uyu munsi aracyayifite, mugende munayirebe muhe na views. Jackson dushima Imana yaploadinze ikiganiro cya mbere kivuga ngo, nagikoreye screenshot, ndaza gushyira amafoto yacyo mu birebe kugira ngo mutaza kugira ngo nasazi, kuko nanjye mba numva nasazi, mba numva nta muntu muzima wakora bino bintu, mba numva ari ibintu bitari by'abantu bazima. Yaranditse ngo amayeri abajepe barinda Perezida Kagame bakoresha ku buryo n'umubu utamwegera. Menya
ayo mayeri abajepe barinda Perezida Kagame bakoresha mu kumurinda ku buryo n'umubu utamwegera ngo nabayo wayakoze. Ariko dushima Mareka nkubaze, ubundi nge ari genya nekereza ni wagiye kwa uploading wangoye Hennessy urwagwa bakoze rutavangiye cyangwa sinzi ikintu ushobora kuba wanyweye gituma ugenda ukicara imbere ya machine ugatayipinga uka-uploading uka-publishing ikiganiro kikajya mu matwi y'abantu. Amayeri abajepe barinda Perezida Kagame bakoresha ayo mayeri nge ubwanjye ndayazi. Ese ubundi ijambo amayeri uzi icyo rivuga? Niko dushima ijambo amayeri uzi icyo rivuga? Nta cyuzi. Kuko uramutse ukizi ntabwo watinyuka kuryandika ku mukuru w'igihugu. Ntabwo umukuru w'igihugu arinzwe mu mayeri. Ijambo arinzwemo naryo cyangwa uburyo arinzwemo ntabwo nshinzwe kubukumenyera, ariko ntabwo ari mu mayeri. Ibi ngibi uramutse ubyanditse ukabyandika ari interuro yawe harimo ijwi ryawe ntabwo nawe mbyitayeho. Ariko uri kwandika ngo amayeri abajepe barinda Perezida Kagame bakoresha ngo ku buryo n'umubu utamwegera. Abajepe bashinzwe kurinda imibu umukuru w'igihugu cyangwa bashinzwe kumurinda abanzi? Abajepe mu bintu bagiye no kwiga kurinda imibu ku buryo bazajya bareba ngo ngo hari umubu ngo kandi uriya mubu ushobora kuba ari wawe utera malaria ngo reka tujye kuwukura mu nzira y'imbere y'umukuru w'igihugu ngo utaza kumurya. Come on. Byo n'urwango rukurusha ubwenge, n'ukungendaho kuza kukakurusha ubwenge ku buryo bituma hazamo n'urwango. Bihindure. Ayo mayeri ntayo nzi. Icyo kiganiro cyavugaga ku bintu abajepe barinda Kagame bakoresha. Nge ikiganiro mba nakoze ni ikiganiro nasanze kuri RDF. Ni ikiganiro umuntu wese udakunda gusoma mba nakoze kugira ngo abashe kumenya ibintu biba byanditse ku rubuga rwa RDF. Ntabwo ku rubuga rwa RDF bashyiraho technique bakoresha mu kurinda umukuru w'igihugu, kuko bazishyizeho niho abanzi bahera baza gutera umukuru w'igihugu. Ibyo bintu ntabyo nigeze nkora. Nujye ujya no kubeshya abanyarwanda ujye umenya ibyo ujya kubabeshya. Nujye ujya no kubabeshya ujye ukoresha ijwi ryawe ndakwiyamye, nongere mbise nko nkwiyamye. Nitandukanyije n'utu tugambo ugenda wandika kuri no YouTube channel ndakwiyamye. Ntabwo ari ibyo gusa. Ikindi yaranditse ngo ngo hafashwe imodoka Perezida Kagame akunda cyane ya Range Rover. Amabanga yose mutazi ayerekeyeho. Nidafashe imodoka y'umukuru w'igihugu. Ni Jackson dushima Imana wagiye gufata imodoka y'umukuru w'igihugu agendamo. Ninde wagiye kuyifata? Yafatiwe hese? Dushima kuba warize ubwubatsi ntabwo biguha uburenganzira bwo gufata impano ya abayo ngo ujye kwikina mu baro. Ndakwiyamye nanone. Ndakwiyamye. Uyu munsi ntabwo nzi abantu bareba ibiganiro biri kuri ku ma YouTube. Hari igihe umuntu ashobora kuza akareba ikiganiro kiri kuri ako gacano kawe katanamaye agaciro mu by'ukuri Imana ibabarire kugatuka, ariko uramutse ukora inkuru nziza ntabwo nawe ndi gutuka cano yawe none ahangaha. Kuko uransebya. Ugize kuba unkoresha no Red Blue Jade ubwayo ntitwabyumvagaho kimwe kuba wajya kunya-uploadingaho. None ugize kumvanaho, ugize kunjyana no ku kandi gacano kawe ko hirya ntigeze nanakoraho, ushyiraho ibintu bishobora kuba risk kuri nge. Dushima Imana ndakwiyamye. Ndakwiyamye. Nitandukanyije nawe mboneraho no kubwira inzego zose zishobora kubona kino kiganiro cyangwa bino biganiro ngewe abayo nta rwego na rumwe rundi nkorera rutaraba Yvette Sandrine, nta nubwo Red Blue Jade Isano Dushima Imana Jackson nkikorana nawe no kumva ahantu hari ikintu gifite aho gihuriye na Red Blue Jade, gifite aho gihuriye n'izina ryanjye aka kanya biransebya. Kuko uriya n'umuntu twatandukanye, kandi twatandukanye kubw'ububi bwe. Ntabwo twatandukanye kuko nabyutse ngo mvuge ngo waruzi n'ikindi Jackson ngo ndagiye. Twatandukanye kubw'ububi bwawe. Uza kuba uri umuntu nyamuntu n'uyu munsi tuba tugikorana. Ubwo ahangaha ndagira ngo mbigire clear
umuntu wese uzumva ibiganiro bidafite aho byonyine mugende musuri no channel wenda munaye views munasubscribingeho wenda ndabizi ko inzara arayitinya atinya kuba umukene kandi n'umundi nabirenza afite ariko iyo adafite amafaranga yana nangiye kuvuga ngo yanakwica umuntu ariko ibi narimo gukora n'umundi nawe bitaniye no kunyica kuko ngiye gufata izina ryanjye ukaryanduza gutya ukavuga ngo naravuze ngo hafashwe imodoka y'umukuru w'igihugu nje nakubwiye kuba warize ubwubatsi ntabwo ari byo byatumye utamenya amategeko y'ibanze y'itangazamakuru kuko niryo ukoramo. Ntabwo abanyamakuru bose bari mu Rwanda bakunzwe bizi itangazamakuru dushimima wapi. Hari abantu batizi itangazamakuru uyu munsi kandi bakora ibintu byiza. Rero dushima Imana ndagusaba kubanza kumenya ubundi umutwe w'inkuru ubumaze iki. Umutwe w'inkuru ikintu maze ni ukumenyesha abantu ibiri muri iyo nkuru. Hari umuntu ushobora kuza agasoma title hafashwe imodoka y'umukuru w'igihugu agahita agenda avuga ngo mwari muzi n'ikindi muzi ko hari abantu bafashe imodoka y'umukuru w'igihugu. Byabaye se ngo Celine Dion yapfuye wowe dushima Imana ni wowe muntu uzi ko Celine Dion yapfuye BBC ntabyo yavuze CNN ntabyo yavuze TMZ ntabyo yavuze Entertainment Tonight ntabyo yavuze ariko dushima Imana Jackson wa Kimisagara ku mugani w'ikivugo cyawe ni uzi ko Celine Dion yapfuye uriya no mu legend apfuye wabimenya apfuye twabimenya twanagutanga kubimenya twadutegereje ahubwo inkuru ikuvuyemo ariko ntabwo Celine Dion yapfuye boneraho no kubwira abantu bana mukorana barimo kwica impano zabo kuko uyu munsi ntabwo umuntu azaza afunguye wanditse ngo Celine Dion yapfuye ngo nkuko byavuzwe nandi se abo ngabo babivuze burumva atari abantu bavuga ibihuha nkawe ninde wavuze ko Celine Dion yapfuye nkuko azapfa nawe uzapfa ariko igihe cye nikiragera wasanga uzanamutanga gupfa wikwica umuntu mbere yuko apfa ko tuviye mu bukwe bwa mwana afunzi wowe nande ugafata umunyamakuru dukunda mu Rwanda ukamwegeranya n'umuntu ufite w'umugeni uzi ko hari umuntu ushobora kubona biriya bintu akagenda avuga ngo umwana afunze yakoze ubukwe nge nabibonye kuri YouTube niho hahantu umva abantu barimo kugenda baburana ibintu utamenya aho birimo kuva. Ntabwo tuvuze ko Celine Dion atazapfa ntabwo tuvuze ko umwana afunze atazakora ubukwe ariko iki gihe wabivugiyemo nicyo byabereyemo ukabaye noneho ngo imiriro ngo byabaye ibindi nta mpano y'ubunyamakuru ufite so nta nubwo expectinga ko afiringa uko bimereye umuntu agukoresheje mu bintu biri fake news mu bintu bitari byo ngo mvuze uko babimeze ibyo ngibyo ntango twabimenya we ni wabimenya kuko iyo mpano ntayo ufite impano ufite niyo kwandika kunyunyuza amaraso y'abana b'abanyarwanda bafite impano ukayanyunyuza wamara kuyanyunyuza ukabajugunya wamara kubajugunya ukanabakurikirana ku buryo naho wabajugunye batazayikura. Ndimo nsoza ngewe abayo Yvette Sandrine hari umuhanzi waririmbye ngo kuba tutavuga suko imitwe iri mu busa kuba mbona nseka nkora nishimye ntabwo bivuze ko ntarakara kandi nabi cyane narakara nanagutwika ibyo ngibyo banze ubimenye. Icya kabiri ibyaha wakoze kugeza none ahangaha ni byaha byinshi waratwambuye biriya byaha bindi byo wakoze reka tube turetse kubivugira hano kuko nabikubwiye ngo hari ikintu kindi cyitwa so called privacy tuzagarukaho. Waratwambuye ubwo nivuga ngo waratwambuye wumve ko watwambuye kabisa. Uyu munsi hari abantu babeshya hari abantu bazi ko Celine Dion yapfuye hari abantu bazi ko umwana afunze yakoze ubukwe hari abantu bazi ko imodoka ya Perezida Kagame yafashwe hari abantu bazi ko abajepe barinda Kagame mu mayeri. Ibyo ngibyo hari abantu benshi babizi none ikimbabaza nuko bimwe muri ibyo ngibyo birimo ijwi ryanjye ari nabyo nahereye mvuga ngo ndakwiyamye. Icyanyuma nakubwiye nti hari umuhanzi waririmbye ngo kuba tutavuga suko imitwe yacu iri mu busa. Mfite ibintu byinshi hano navuga byinshi muri cya kindi ni so called privacy ariko nakihoreye. Uzima mbona nakihoreye nuko time yacyo itari yagera. Uyu munsi nakuripotinga havuyemo nawe kuba wandipotinga n'abandi bantu benshi bashobora kundipotinga na channel yanjye kavaho ariko ibaze ngo kuba abayo uyu munsi atarandipotinga nuko ayoboye uko bibaho nuko ayoboye uko bikorwa. Urabizi ukuntu nsoma urabizi ukuntu nihugura buri munsi nshatse n'iki kiganiro sinaba nagikoze nabyuka nka kuripotinga kubera iki ntabikora ntango nshaka kuzabyuka ngo nkuko mubizi ngo abayo ngo yakoze kuri no YouTube channel yanjye ngo ariko murebe ngo nta kiganiro cye na kimwe kikiriho ngo yandipotinze
Nye ntabwo ndingegera ninjya no kukuripotinga mbere yuko narabikora nzabanza nze nanabivuge hano abantu babimenye bamenye ko AYS bagiye kuyibura bamenye ko na Red Blue Jade fake news igiye kuvaho ubaha ko umuntu aba yakwihanganiye ubaha ko umuntu aba yakuretse nawe umwubaye. Ikindi cyanyuma nasorezaho mwabantu mwe mudukurikiye mwakoze muri Red Blue Jade cyane mwese nubwo uyu munsi ari ngiye uhagurutse nkaza kuvuga reka mvuge bino bintu byabaye mwese kuva kuri A kugeza kuri Z n'abafite inzozi zo kuzajyayo mwese muzahemukirwa abandi mwese mwarahemukiwe. Aka kanya singiye kuvuga Yvette wakoragayo iradukunda, singiye kuvuga Benita, singiye kuvuga Jado, singiye kuvuga Idrissa, ntabwo ngiye kuvuga Manzi, ntabwo ngiye kuvuga Oscar, ntabwo ngiye kuvuga Romeo, ntabwo ngiye kuvuga Rugamba, ntabwo ngiye kuvuga ninde ntavuga n'abakinnyi ba filime. Tuvuge King J, tuvuge Aida, tuvuge Ndekwe, tuvuge Drone, abana wafashe ukabafata ukabasohora mu nzu araba mari nanjye kuvuga abakozi bo mu rugo ariko nabo bakwiriye agaciro nk'ahari imbobo ngo mufate ngo munsokere mu nzu nkaho ukabayembe 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda mu myaka 2 bagukoreye. Jackson dushima Imana tubavuge ungende Jackson dushima Imana ngo ndi nyiri Red Blue Jade nta muntu wankoraho. Who do you think you are? Abanyamakuru mwese mukora ibintu nk'ibyo nkora reka mbabazi twese duhuje umwuga umwe dukora ibintu bimwe dukora ibintu bifite aho bihuriye nicyo nshatse kuvuga. Tekereza umunyamakuru wakoreye televiziyo runaka uyu munsi usezeye iyo televiziyo runaka wakoreye ariko urabyutse uhise wisanga kuri ya televiziyo wakoreye urimo gukorera indi televiziyo. Reka dutanga urugero wenda wakoreye televiziyo yitwa Ibishingwe TV n'urugero uyu munsi urimo gukorera TV1 ya TV yitwa Ibishingwe mu gitondo irabyutse isubijeho ya programme wakoraga ukiriyo. Nese ubwo bubashye ko abasezeye kuki nta televiziyo mu Rwanda twari twumva ifite iyo case. Nuko dushima Imana Jackson nyiri Red Blue Jade ari we Mana y'ibitangazamakuru. Radio mwakoreye mwa abanyamakuru mwe kuki mutarabyuka ngo mwumve ya programme watangagaho saa moya barimo kugushyiraho nuko wakoraga ibiganiro bibi. Uyu munsi ko nakoreye BTN TV nakoraga ikiganiro kiza cyane cyitwa Beyond Eyes kuki uyu munsi ntarabyuka ngo nsange BTN TV saa 12 yashyizeho ikiganiro cyanjye nuko nakoraga ibiganiro bibi. Nukuki iyo abandi banyamakuru basezeye ibindi bitangazamakuru byabo bibareka bakagenda wowe dushima Imana ukabutareka bayo ngo agende wandetse nkagenda kuba utabaho ntarindi kubibona ariko iga kubaho ntari kuko sinakubyaye. Uzuko n'ababyeyi n'abana igihe kigera bakavuga ati uko n'umwana turamuretse reka tumureka agenda ajye mu buzima bwe kucyo utandeka. Mwa abanyamakuru mwe dukora ibintu bimeze kimwe muraza kubasha kubyumva kuki usezeye ahantu bakuri kukagenda uyinge namusezera agakomeza akankoresha. Nuko izo seriveri z'ibyo binyamakuru ari ntoya Red Blue Jade ari ifite savani nizo kuba igifite ibyo biganiro nakoze ariko televiziyo zindi nakoreye zo zitakibifite. Nuko wa munyamakuru bya binyamakuru wakoreye bitagifite ibiganiro wabakoreye ukiriyo kuki batabikoresha bafite ubwenge barabizi they know ko barabasezeye barabizi ko amategeko ashobora kubakurikirana. Reka mere ku bakunzi banjye abakunzi banjye nimubona ikiganiro kiri ku kandi ka YouTube channel kariko kose especially utkuriya mugabo witwa Dushima Imana Jackson muzamenye ko ari fake news kuko ibintu nakoze Donald Trump akiri president uyu munsi Biden akabagiye kurangiza manda ye ibyo bintu ni fake nta kintu nakimwe byakumarira muri no mwaka. Biganiro byanjye biri current muzabisanga kuri AYS cyangwa se kuri Abayo Yvette Sandrine uko musanzwe mubisangaho. Ibyo ngibyo ni by'abantu bagamije ishyari kuko ntango yumva ukuntu yambwiye ko umukobwa atagize 10,000 uyu munsi tukaba turimo gukabaka 200,000 mu maso ye mu bitekerezo bye. Iyo ni nightmare ntango byumvikana. Icyo ngicyo ntango ari kinabasha kumva. Muzabanze mubimenye ngira logo yanjye ngira channel yanjye iri verifie kugeza uyu munsi imwe muri channel nkunda rwose muri kino gihugu cy'u Rwanda. Hari abantu bavuga ngo turiyemera cyangwa turikunda ariko ntabwo ari byo. Je nimba nkoze ikintu nkagishyira mu rukundo ndabizi ko kizatera imbere. So mubimenye ikintu cyose muzabona kifite title idafite ahani huriye n'ibintu birimo ibyo ni bya Dushima Imana ntabwo ari byabaye kuko ngi ikintu nkoze ni nacyo kintu kiramo imbere. Reka abantu bagira amahitamo ibyo nibyo bita professional. Niba wakoze ikintu abantu ntibakirebe ubwo ngo uzamenye ko ari amahitamo yabo wifata ngo abantu ushake kubashitura bazi barebe ikintu kitanarimo ukoresheje ijwi ryanjye. Icya kabiri
ni inzego zose z'igihugu kuva ku rwego ruto rwa mbere kugeza ku rwego rukomeye rwa mbere. Mwabantu mwe twararenganye, muzakore research, mubaze umuntu wese witwa ko yahuye n'umugabo witwa Dushimimana Jackson muri Red Blue Jade, mumubaze ukuntu amuzi. Nimwumva ari mu buryo bwiza, muzagaruke munzeho muvuge muti abayo hari hano wasebeje umuntu ariko muzamubura. Nta muntu muzabona uzavuga ngo Jackson se Dushimimana n'umugabo mwiza, ntabwo bishoboka. Ni umwambuzi, yaratwambuye twese, ni umuhemu twese atugendaho. Kuko uyu munsi aramutse ari umuntu mwiza yavuga ati abayo, ahubwo I'm proud of you, kuko uri umwana nareze, uri umwana twakoranye ugitangira bino bintu, ahantu ugeze ndahishimiye. Ntabwo yakabaye ari umwe mu bajya kundwanya, yakabaye ari proud y'ibintu nagezeho, ariko siko biri. Uyu munsi n'indi story, abona nagize 100,000 agahamagara abantu, allo ko Sandrine yakoze muri kagira 100,000, nta mukobwa mwambonera wakora inkuru y'urukundo. Can you imagine? Abo bantu ikibazo baragaruka bakabimbwira, ahubwo wowe wamamagara ukapfa kubimbaza, cyangwa se ukumva ko iyo ngiyo ni talent yanjye, ni Imana yampaye iyo mpano, ntabwo ari ibintu bijya buri wese. Niba ushaka n'undi muntu muzane at least dukorane, kuko sinigeze mbyanga nawe ugeze unya kubufasha ngo mukwime. Iryo shyari n'urwo rwango rukurusha umutima, gerageza kumenya ukuntu wabi handlinga ntibitugereho. Gumana ko gashyari kawe nako katima kabi ntikagere kuri abayo, nikagere ku bantu wakoranye nabo. Gumana iyo mitima mibi. Twakurekeye amafaranga yacu, nayo ubwayo nta kintu nigeze akumarira. I bet ko n'uyu munsi ushobora kuba ufite n'ibindi bibazo biri private tutazi, ariko ntabwo ibibazo bya biri privé bitureba, kuko twebwe ntabwo, sindi umugore wawe, sindi umwana wawe, sindi mushiki wawe, sindi mama wawe. Imana ndi umuntu mwakoranye ndagenda, kucyumva ko nakomeza kugutunga wavanye amaboko mu mifuka wo ukikorera. Ngenda nakubyaye ku buryo ngomeza kukwitaho, ndakugurira imyenda, ndakwishyurira inzu, ndakugurira ibyo kurya, wayo utabyikorera. Kucyumva ko abayo natahaba Jackson Dushimimana atazabaho. Ndi umwuka uhumeka, ndi oxygene. What am I really? Ndi igiki? Hanyuma mu gusoza, inzego zifite mu nshingano igitsina gore n'umukobwa, murakora pe, murakora aho muri hose murakora. Ariko mbere yo kujya mu bigo byose birimo abana b'abakobwa, mufata aba babyaye bo ku mihanda, mufate n'abafite akazi, mufate n'abakobwa bize bari mu byo bita ko ari utuzi twiza mubona bari fancy. Is it the truth? No. Hari umwana yitwa, reka ndeke kuvuga izina rye, Jackson Dushimimana Jackson Red Blue, yarambwiye ati fata izi nkuru ugenda uzisome amezi 4, numara kuzisoma nzakwishyura. Umwana aragenda arazisoma. Muri ayo mezi 4 yaratarimo kwishyura landlord, yarambwiye ati nyuma y'amezi 4 rero urabona nzahita nkwishyura. Muri ayo mezi 4 urumva ibyo yaryaga muri boutique ntabwo yishyuraga. Yari yizeye ko Jackson Dushimimana azamwishyura ayo mafaranga. Izo nkuru zirangiza ikintu cyabaye, umwana yarazizanye, yarazikopiya, azishyira kuri external, azizanira Dushimimana. Dushimimana abarazikopiye. Arangije amubwira ati waruzi n'ikindi, nta mafaranga mfite yo kukwishyura. Umwana bararize ati none se ko nari narabwiye landlord ko nzamwishyura, ko abantu bose naryagaho ibintu nikopeshaga nzabigenzane. Umwana ararira. Dushimimana atari ko buriya rero uzajya umenya naho kurira, ngiye nukaze kundirira, sinakubyaye sindi nyoko. Ujye umenya kugenga amaranga mutima yawe. Uzi ikintu cyabaye? Umwana yaratashye agerageza kwiyahura, yafashe umugozi awushyira ku idirishya, yishyiramo ijosi. Ikintu cyabaye nuko umugozi n'idirishya bitari bihagije ku buryo yari gupfa, ariko ntabwo byamuje gufeitinga, ntabwo byamubujije ko landlord aza kamenya yuko ari umuntu wamwambuye. Umwana ajya muri trauma. Ubu si yapfa, ntituba twirirwa dutuka uwo mwana ngo kari yahuye na akantu kari weak nibiki. Nyamara nyiri kubitera ni Dushimimana. Rero mwanzego mwe mushinzwe abagore, ikintu cyiswe umugore muri kiriya kigo kirakomeye imbere y'amaso y'iriya mugabo. Umugore nimbwa, umugore ntabwo ari umuntu wuzuye, umugore ni ikintu nyine gifite indi sura. Ariko se niko biri? Ntabwo ariko biri. Kuko mu bantu batureba, mu bantu badukurikirana harimo n'abagabo, kandi abo bagabo bose ntabwo ari injiji, hari abakurusha ubwenge man. Barahari. Ibyo ngibyo mbabwiye na gatonyanga mu nyanja k'ibyo mwakabaye mumenya. Hanyuma inzego zishinzwe ubugenzacyaha, hari ahantu habereyemo ibyaha byinshi. Ngewe muri description ya kino kiganiro ndaza gushyiramo email yanjye. Mfite na Instagram yitwa Abayo Yvette Sandrine, muze kuza kunkurikira. RIB nimpamagana nzitaba, nzasobanura ibintu byose uko biri. Ibi bintu mvugiye hano na gatonyanga mu nyanja. Bwa nyuma na nyuma nsaba abantu twakoze muri Red Blue twese, abantu twakoreye uriya mugabo witwa Dushimimana,
man, it's time. Hari akantu Hitler yavuze ngo iyo umuntu yumvise ikinyoma kenshi cyangwa akagisubiramo cyangwa akagisubirwamo kenshi birangira kibaye nk'ukuri. Ibyo bintu nibyo byabaye kuri Dushima Imana. Twamweretse ko ari Imana, twamweretse ko tumutinya, twamweretse ko nta muntu wahaguruka ngo agiye kumukurikirana, yumva ko ari Imana. Ariko n'umuntu nkatwe uko bamurasaga apfa nanjye niko bandasanga apfa, uko bamufunga akananuka nanjye niko byambaho. Uko itegeko ry'u Rwanda rikora kuri Abayo niko rikora kuri Jackson. Ntabwo ryitwa ngo ni umugabo. What is that? Ntabwo bajya kugufunga ngo bavuge ngo kuko uri umugabo ngo ari turagukatira imyaka 2 ku cyaha, ngo ari ku Yvette kuko ari umugore ngo turamukatira imyaka 10. Never. Nta nibyo ngibyo bikora. Muhaguruke ibintu bijye ku murongo, birangire kabisa, birangire. Sinasoza nashimiye, reka nshimire abantu banyamakuru. Ibi bintu mbivuze none ahangaha ndabanza reka maze nshimire first of all abakunzi banje. Hari abakunzi banje nabonye bafite impungenge Sando byo rugiye gukora no gupromoting uwo muntu, no kumupromotinga mu murebe. Ariko nanone nuko babwira ukuri kugira ngo ni munabona ikiganiro cyanjye muzamenye ko uwo mugabo ari umujura, kuko ngiye kunyiba nta burenganzira ufite kuri Abayo ugafata ikiganiro cyanjye, nta contract mfitanye nawe, nshatse na kuri reportinga, nshatse na kurega, ariko still ugakomeza. Ibyo n'ubujura. Icya kabiri ni abanyamakuru nshimira. Hari abantu bazi ngo abanyamakuru mu Rwanda bakunda byacitse, ariko ibi bintu bijya kuba nabanje ngisha inama abanyamakuru bakoranye n'uriya mugabo. Harimo Janti naramwicaje ndamubwira Janti nkora iki. Janti arambwira ati we muhe last warning, ni umugabo azakumva, ni umuntu ukuze naga ari umwana. Kuko Janti ni normal, yumvaga ko na Jackson Dushima Imana ari normal. Ariko ibyo narabikoze siko byagenze. Naganirije Sabe wo ku Isimbi. Sabe arambwira ati muhamagare azabireka. Ntabwo ari umuntu utazi ko amategeko y'u Rwanda yamukoraho, azabireka. Narabikoze ntiyabireka. Naganiriye na Chita, narabikoze ntiyabireka. Naganiriye na Yago. Ibyo byose abantu bose twavuganaga barambwiraga bati uriya muntu muvugishe azabireka. Ariko till this time ntabyo yigeze areka. Abayo n'umukobwa, abagabo twakoranye sinza abakoresha, ariko abayo nzakomeza mukoresha. Mwa abanyarwanda mwe, mwa abarundi mwe, mwa abantu mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwe, murumva ko karengane ngo nuko ntavuga. Really? Ese wibuka ko ntunzwe n'ibyo mvuga ahubwo mbere yo kuvuga ngo sinavuga ko ibyo mvuze ari bike, ko ari ibindi nzavuga none ukagwa muri koma uzi ko navuga. Reka nsoze nizere ko Jackson uzazirikana ko nujya kubaka umukuru w'igihugu butaha uzashyiramo ijwi ryawe, nujya kuvuga fake news uzashyiramo ijwi ryawe. Ndakwiyamye n'umutima wanjye wose, uzi buri kimwe cyose mu bintu mfitiye ubushobozi bwo kuba nakora. Uribuka za video ntavuze hano, nta nashaka kugarukaho, uribuka za message, uribuka bya bikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Aka kanya ntavuze nuko nakubwiye ngo uyu munsi ndi kuvuga ibintu biri professional. Kino reka kikubera ikimenyetso cy'uko utari Imana. Reka kikubera ikimenyetso cyo guca bugufi, wumve ko Jackson Dushima Imana ukundi hangana nka hari wari myihangana hano ku isi, atari wenyine wabasha guhangana. Shaka abo bantu witinjije we Einstein mu bugome tuzi, kuko uri Einstein ujya wivuga ngo ndi Einstein ngo ndi igiki. Uri Einstein mu bwambuzi pe, nta ubihakana. Uri Einstein mu kugenda ku bantu, uri Einstein mu ishyari, uri Einstein muri buri kimwe cyose. Niko Einstein rero muri ubwo bubi bwawe. Shaka abantu bari Einstein mu buryo bwiza none. Shaka abahanganya abahanga muganire. Shaka abantu bari yawitinjije bakuganirize, utuze, uchilinge man, uchilinge wumve ko ubuzima ntabwo buri munsi ari intambara. Kuko narwo ahangana n'umuntu ufite ukuri ngo umutsinde never. Niyo byasaba imyaka 2 n'ibingi bisabye imyaka 2 kugira ngo bijye hanze. Hari igihe byazasaba imyaka 5 kugira ngo wisanga aho udatekereza ko wakwisanga uno munsi. Wavukiye mu gihugu kibi cyiyo myumvire yawe. Iyo uvukira muri Iran cyangwa muri Pakistan byari kuba byumvikana, ariko uyu munsi uri mu Rwanda. Kuba ndi umukobwa, I'm so sorry ko nateye imbere, I'm so sorry ko bya 1010 wantezeho iminsi ko nabirenza, I'm so sorry. Nzarenga n'ibindi nzagira n'ahandi kure, kuko mugenza abanyiriho nta kintu na kimwe cyambuza gukora, nta na kimwe. Ntabwo wambuza gukora, ntabwo wambuza gutera imbere. Ishyari wangirira ahubwo kugira ngo rinsubize inyuma rya tumanera imbere. Ndakwiyamye ariko ngusabye no kugisha inama. Nitandukanyije n'ibikorwa byawe ariko ngusabye no kwiga. Ndakwiyamye pe. Kukwiyama ubundi nicyo cyambere. Marinda
umve ko nkwiyamye. Kanigarukire ku bakunzi banjye. Mwabakunzi banjye mwe, nibyo hari abantu duhuje ku nshuro ya mbere muri buno buryo. Ntabwo ndakara mu buzima bwanjye kenshi, ariko nta muntu kwisi utajya urakara. Twese tugira sides zitandukanye, twese tugira uburyo bwacu bwo gutanga mukuri. Uyu munsi mbivugiye hano kuri AYS, ariko siyo YouTube channel ya mbere ifite aba subscribers benshi mu Rwanda. Hari izindi nyinshi nzazijyaho nazo, tuvuge ibiganiro bijyanye nazo kandi bizaba. Iki ngiki ni igice cya mbere. Ntabwo ntekereza ko hatazabaho igice cya kabiri. Kizagaruka kiri kuvuga mu buryo bwiza ko ibibazo byabaye solved, cyangwa ko nta kintu kigeze kiba nyuma y'ikiganiro natanze, ko nta kimwe kigeze kiba. Ibyo rwose bizaba. Ndabakunda cyane, mukomeze mumurikirane, mukomeze mutera imbere kandi mu expecting ko namwe ahantu muri umuntu muri kumwe uyu munsi, you never know. Ntabwo uzi ibyo future izazana. Ntabwo bizi, uzajya uhora witeguye. Kandi ikindi ntituzahubuke, kuko bino bintu nababwiye nagishije inama hashize hafi imyaka 2. Ndimo ndagisha inama y'icyo nakora. Abantu mwakoze muri Red Blue Jade, ni muhaguruke muvuge ukuri ko ibintu byabaye birangire. This has to end. Bigomba kurangira. Imana ibahe umugisha utavangiye. Abantu bazi Jackson dushima Imana, murabizi ko ibintu ndi kuvuga ari ukuri. Abamuzi kabisa murabizi ko ibintu ndi kuvuga hatari ikinyoma na kimwe. Ahubwo murabizi ko ari byo ntavuze. Ibyo murabizi. Havuyemo wenda kuba umuntu yatekinga side, akavuga ngo reka mfate side ya Jackson kuko Yvette ntamuzi. Ariko niba uzi Jackson dushima Imana uriya muhungu wa Kimisagara, ibintu ndi kuvuga urabizi ko ari byo. Urabizi pe. Wifata side, genda umugira inama niba umuzi, umubwira chilling kuko ibyaha yakoze, ibintu yakoze ngewe ntabwo ndurukiko ngo mvuge ngo namushinja ibyaha cyangwa nafata umwanzuro wa bino byango nanabyita ibyaha. Ariko harimo ikibazo gikomeye cyane kandi gishobora kumukoraho. Sinzi niba nabizi ko bimwe na bimwe mbizi, kuko ntekereza ko hari n'ibyo azi ko ntazi kandi nzi. Ko after all ndi umunyamakuru kandi ibyo nkora ni research. Hari ibintu ushobora kuba utazi ko nzi, ariko nzi rwose, nzi details zihagije. Ushobora no kuba shocked kuba nabivuga. Nta kintu na kimwe cyambuza kuza kuvuga ukuri mu gihe guhari. Nk'igiki? Ntacyo. Reka turebe uko bizarangira. Ngewe amahoro ndayakunda, ariko n'intambara ntabwo bivuze ko ntazirwana. Nazirwana cyane kandi ntabwo wansinda kuko mfite ukuri. Reka dukomeze tubane. Byari bimbangamiye kuba mubona umuntu yubaha ku mukuru w'igihugu harimo ijwi ryanjye, mwimutekereze ko ari ngewe. Ikiganiro kitarimo logo yanjye, ikiganiro kitari kuri AYS, ikiganiro kirimo ijwi ryanjye kiri ku kandi gacano. Ako gacano na ka Jackson dushima Imana n'ubujura n'ubwambuzi n'ubugome. Ako gacano nimuzagakurikirane. Ndabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Mbifurije kuguma hamwe n'Imana, mukomeze mutuze kandi muhumure. Muhumure bino bintu, hari abantu nzi benshi bagiye kugira ubwoba. Muhumure, ibi bintu bizarangira neza, ndabizi neza, ndabyizenge. Nizera amategeko kuko ntabwo ari ubwa mbere nzaba ndenganuwe mu buryo bwiza cyane. Ntabwo ari ubwa mbere, nubwo inshuro nyinshi. Ndabyizera ko bizagenda neza, ndabyizera ko bizakomeza. Reka nshimire na Clement wamfashije kuri kamera. Clement wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ubwo bye. Turi kumwe.